Njye nitwa Karasira Theophile, nkaba ntuye mu murenge wa Kibungo, ni mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Ngoma. Ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Mu gihe cya Jenoside rero nari mfite imyaka 27. Ubushatse wateranya umaze kugira imyaka 58. Ndashaka rero kubaha ubuhamya bwanjye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Imyaka 31 irashize. Abantu benshi bashobora kwibaza atari ko iyo myaka yose kuki utatanze ubuhamya, ubitekereje uti? Nkuko nazo mvuga wa mugani 31 n'imyaka myinshi, ariko ntabwo biba byoroshye kugira ngo utange ubwo buhamya, cyane cyane iyo ari n'ubuhamya buremereye. Ugomba kubanza ukabyakira wowe. Nabitekereje igihe kirekire ngashaka kubutanga, ariko nkabura imbaraga, kandi nkavuga nti ese ubundi nzabutangira he? Mfite urugendo rurerure, wenda nagira ngo mpite nabutangira uko byagenze igihe Jenoside iba, cyangwa se 94 ku itariki ya 7 ubwo indege ya Habyarimana yagwaga. Njye nakoraga i Rukara, nakoraga akazi k'ubugenzacyaha, nabo bitaga ba IPJ cyangwa se Inspecteur de Police Judiciaire. Ariko umuryango wanjye cyangwa se ababyeyi banjye ntabwo ariho bari batuye mu cyo bitaga Komine Rukira. Ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Rukira. Mu gitondo rero twarabyutse, tubyutse amasaha nagombaga kujya ku kazi, cyane cyane ko niyo mbyibuka neza hari kuwa 4. Iyo tariki sinshobora kwibagirwa kuko hari amareferanse umuntu agenda agira. Ku itariki 3 ku cyumweru nibwo hari habaye Pasika. Iyo Pasika naragiye mu rugo na famiye, tuyisangira n'ababyeyi. Ku wa mbere tariki 4 nibwo nasubiye ku kazi. Ku wa kabiri tariki 5 ndakora nk'uko bisanzwe 6. Ku wa 4 ku itariki 7 nibwo nabyutse ngiye kwitegura kujya ku kazi. Mfunguye radiyo numva harimo ibyo bita musique classique, cyangwa se za ndirimbo bashyiraho z'agahinda. Ntangiye kwibaza ikintu cyabaye, ariko kuko twa tumaze iminsi tuzi situation itari imeze neza, ndetse ntekereza ko hashobora kuba ari umuntu wapfuye, ariko ntabwo natekereza ko hashobora kuba uwapfuye ari uwo nguwo. Ngiye kumva numva itangazo rimwe riracaho rivuga ko umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal yaguye mu mpanuka y'indege ari kumwe na perezida w'u Burundi. Babwira abanyarwanda ngo ntihagire uva mu rugo kugeza igihe andi mabwiriza aza gukurikiraho. Ubwo twese aho twari turi, ubwo mbona nari umuseribateri, nari mu rugo jyenyine n'umukozi. Hanyuma nambara imyenda nashoboye kubona aho hafi, njya kureba abaturanyi banjye duturanye aho hafi. Hafi yanjye hari hatuye umugabo twakoranaga w'umugoronome witwaga Antoine. Ndagenda ngeze iwe, byari nka saa 12:15, ndakomanga, yaragisinziriye. Umudamu we arakingura, aravuga nti ese mwabaye ibyabaye? Umudamu ati ntabyo nzi. Ntibyutse umugabo wawe tumubwire. Umugabo aramubyutsa aje, wamenye ko Habyarimana yapfuye, perezida w'igihugu? Ati ntabyo numvise. Yari yaryamye atinze, ati ntabyo nigeze numva. Ati turapfuye rero. Ati noneho akabatutsi karashobotse, birapfuye. Kuko twarabibonaga ko hashobora kuzakurikiraho ikindi kintu dukurikije situation twari turimo ko yari imeze. Ubwo ndakaraba, maze gukaraba mu icyayi, ariko ubwo umuntu atangiye kugira ubwoba. Epfo gato yaho nari ntuye hari undi mu veterineri witwaga Maniraho Jean Baptiste. Twanakomokaga ahantu hamwe, yaturukaga hano i Kibungo. Twajyaga tugenda ku kazi ku wa mbere, tukavayo ku wa gatandatu tugatahana. Nawe njya kumureba. We yari umuhutu, uriya Antoine yari umututsi. Ngezeyo ndamubwira nti wamenye ibyabaye? Ati nabyumvise. Ataranseka, ati asa ahubwo ati urajyaye ko bavuze ngo mugume mu rugo. Abana nje kugira ngo mugishe inama y'icyo twakora turebe. Ati nanjye nta kintu mba twakora, ariko wenda ubwo uri IPJ, ati wakwitegura ukajya kureba buri mesi mukareke mugomba gukora kugira ngo murebe ko umutekano utahungabana.
nuko ndagenda ndambara ndamanuka ugiye maze nka saa moya n'igice ngera kuri komine. Ngeze kuri komine nsanga hari amagare menshi aho ngaho ibiro bya komine, hari n'imodoka. Nuko mfungura ibiro byanjye, ndangije ndongera ndabikinga, ndagenda njya kureba burugumesitiri aho yari ari mu biro. Nkomanze ahita asohoka arantanga, duhura muri koridoro. Aransubiza ati PG turajya hehe? Ati wumvishe ibyabaye? Ati navuze ko muguma mu rugo. Nije kureba kugira ngo turebe niba hari ikintu twakora kugira ngo umutekano udahungabana. Burugumesitiri ati turi mu nama n'abakonseye, ati ndaza kukubwira, ati ndagusanga mu rugo, ati we subira mu rugo, wavuze ko abantu bose baguma mu rugo, ati inama nirangiye n'abakonseye turaza kukubwira imyanzuro twafashe, atari ko ibyiza no baguma mu rugo. Nuko nsubira mu rugo ubwo byari ku itariki 7. Hageze ntangira kwitoratoza hirya no hino, aho kanya mbona abapolisi batangiye kugira twe dutuye ahantu muri centre ya Karubambi Rukara. Mbona abapolisi batangiye kugenda bakatakata muri iyo centre babuza abantu kugendagenda. Nuko tugumaho. Hirya gato yo mu veterineri yari atuye, hari abadepite bari bahatuye, bari baraturutse mu gace inkotanyi zari zarafashe, aho bita muri Zangarama. Umwe yitwa Karibwende, undi nibagiwe izina rye. Naho ndabona ntibari abagabo uko tujya dusangira, kandi ari abanyepolitike, reka nabo njye kureba uko bameze. Naho ndazamuka njyayo nka saa 4. Mpageze mbona abagabo barimo barareba nabi cyane, nta kintu bahise bambwiye, bati urakora icyanga asubira mu rugo. Mbona rwose bariye karungu, ati ntabwo muzi ko abatutsi mwishe perezida wacu? Mbona bahindutse, ariko yari afite abana bato, burya abana n'abana beza. Abana mbona baramperekeje, bari barahungiye aho ngaho bigaga muri secondaire. Bati ibintu byakomeye, Habyarimana yapfuye, ati mugende mwihishe, ati ndabona abantu bose barakaye, ati kasi tugende ujye mu rugo, ati batakugirira nabi. Nuko nsubira mu rugo. Ariko kuba ari wenyine nyine wambwa ari n'umusore, umuntu afite imbaraga z'ubusore. Bigeze nyuma ya saa 6 abantu batangira kuvuga ngo abantu baturutse za Murambi kwa Gatete batangiye guhungira kuri komine no kuri paruwasi. Ubwo mu kanya haza umupolisi twagatsinze. Uwo mupolisi yari umututsi, akaba n'inshuti yanjye. Aza yiruka ati PG ati rero reba icyo twakora. Burugumesitiri yese agenda agira Rwamagana, ati abantu batangiye guhungira hano kuri komine, abandi bari kuri paruwasi, dukora iki? Ati na brigadier yambwiye ngo nze nkugishe inama icyo twakora. Ndamanuka dusanga kuri komine. Burugumesitiri yitwaga Mpambara Jean wa Rukara. Ndamanuka ngera aho ngaho kuri komine, twagiye dusanga abaturage bageze kuri 20. Batubwira ko baturutse Rubona muri Murambi, abandi baturutse za Rwimitereri. Batubwira ko iwabo rwose Habyarimana yapfuye, agahita batangira mu gitondo, agahita batangira kubica. Bati muri hano mwaducumbikira, batabaze tubasize kuri paruwasi. Abaturage turabashorera, turabajyana n'umupolisi, dusanga kuri paruwasi hari abandi bahageze bageze nko kuri 50. Buri nka amasaha 4 saa 5. Aterega n'abandi tubasize inyuma hanga bimwe barazamuka za Rwimishinya na za Nyabigega, aho ngaho ni muri Rukara. Ubwo nasubiye inyuma, aho hantu nakoraga muri komine Rukara, ubu ngubu ni mu murenge wa Rukara, ni mu karere ka Kayonza. Noneho twahanaga imbibi ku ruhande rwa ruguru, naho ngaho na komine Murambi yategekwaga n'itwa Gatete, muramuzi, yabaye intera muri komeye cyane. Wambutse amazi gato epfo hakurya y'undi murenge witwaga Ntuze Rwimishinya na Kawangire, hari mu karere, hari muri komine Muhazi. Nuko mu kanya haza kuza abandi bantu nka nyuma saa 6 nka saa 8. Haza abandi bantu noneho bo bavuga ngo ni Abahutu, bavuga ngo hari igitero cy'abatutsi baturutse hakurya muri Murambi muri Muhazi kitazigurwa ngo mu kwica Abahutu. Nuko bati dukora iki? Shaka imodoka kugira ngo njye gukora, uretse ntiyari ahari, ndayibura. Nuko uwo munsi wirameze cyo ko impunzi zatangiye kugera kuri paruwasi itari munsi y'100. Bigeje nimugoroba hatangiye kubibabisa ko abatutsi noneho no muri Rukara byatangiye, batangiye kubica. Za Gahini bari batangiye kwica, ni Rukara aho ngaho muri komine, muri segiteri Kawangire no muri segiteri Rwimishinya ndetse na za Kiyenzi, bavuga ko abatutsi bo batangiye kubica. Nimugoroba haza umupolisi nahoze nkubwira witwa Gatsinzi, araza ati PG ati ko mbona ibintu bikomeye, atari ko buriya ujya umenya kwirinda, tugira ubwirinzi, ntinabukura hehe? Aturi kuntu bashakisha nubwo abona grenade
ariko ubishake ukuntu wakwirinda kuko ibintu birakomeye. Ndimo ndakurikirana amakuru hirya no hino ati barabica, abatutsi barabica cyane cyane abafite imyanya ikomeye. Nimugoroba turatembera aho ngaho kuri santere, hari akabari k'umugabo witwa Mugabo, kugira dukurire amakuru. Turicara ndetse na nimugoroba buri wese aza kuhadusanga, araza natubwira ko ibintu byakomeye, ko batangiye kwica hirya no hino, ariko ubona nawe umutima wamuvuyemo. Burugumesitiri Mpambara we arahadusiga, dusiga turi gurupe y'abantu bageze kuri 5, turatangira kunywa. Haza kuza umujandarume umwe wari mu kiruhuko, yari afite ikibari, bari bamuhaye ikibari wo kumuganga y'Irukara, niba nibuka izina rye bamwitaga Rupaca, ise yitwaga Kabano. Twari tuziranye, yajyaga akunda kuza aho ngaho, araza nawe turasangira inzoga. Mu kanya aramfata anshyira ku ruhande, arambwira ati abatutsi bagiye kubica, tubashakisha ukuntu wakwirinda ko bashobora kugutera isaha yose. Hano barakuzi kandi bagushakaga abantu bose, dufite amakuru yose, ateka ngurwaneho rero nk'umuntu twasangiye. Tugiye mfite grenade, atuzi kwikoresha, nawe ntabwo nzi kwikoresha. Ati mpereza 2,000 nkwereke nguhe grenade. Nuko tujyana ku ruhande, aragenda ampa grenade iyi ngiyi y'akagozi, ndumva bayita stick, arayimpa, anyereka n'ukuntu uyikoresha. Ati we genda uyibikeho, nubona bikomeye uzayigira, uzayirindishe, cyangwa se nibura ntuzapfe nk'imbwa, uzapfe wirwanaho. Umujandarume arayimpa mu 2,000. Turataha, nuko nanjye ndayirindisha. Ubwo ni tariki 7 nimugoroba, itariki 8 none biba byakomeye. Bwagiye gucya, impunzi ziturutse Murambi, ziturutse ahantu bita za Nyabigega, muri Rw'imishinya, ziturutse za Kawangire, ziturutse Gahini, zabaye nyinshi. Abantu noneho bakansanga mu rugo bati wadutabaye ko wenda hari icyo watumarira burugumesitiri ko twamubuze. Kiza none nifata icyemezo njya kuri komine, ndagenda nsanga burugumesitiri yagiye. Twagiraga imodoka 2, hari imodoka imwe ya Hirigisi ifite ibara rigenda gusa n'umuhondo, n'indi ya Mitsubishi. Iyo burugumesitiri akenshi yabaga adahari, yakunda gutwara iyo Hirigisi, ariko nanjye nakenera akazi ngakoresha iyo ngiye ya Mitsubishi. Twari dufite abashoferi 2, ariko niyo twaburaga abashoferi twakoreshaga umupolisi umwe witwaga Kabendegera, yari afite perimi. Twageze mbwira brigadier nta rufunguzo ruri hano rw'imodoka, ko burugumesitiri adahari kandi abantu barimo kuza guduhuza, tujye kureba uko byifashe. Brigadier nawe arabyemera, dufata abapolisi 3, uwo ngo Kabendegera agenda atwaye, tugera n'uwitwa Gatsinzi n'uwitwa Ngarambe. Tujya ruguru, hari ahantu habaga haruguru ya komine, habaga akadetachement cyangwa se ditache k'abajandarume b'i Rwamagana. Nuko turagenda, tubaga dukatakate turebe uko byifashe. Turamanuka, duca kuri paruwase, dusanga nyine hari impunzi zatangiye kuhagera, ariko bakadutakira bati dusize bene wacu inyuma, niba murebe ukuntu mwagenda mu muhanda, interamwe zabategeye mu nzira, urebe ko badusanga hano. Turamanuka tugeza Rw'imishinya, tuhasanga izo interamwe, babona imodoka, cyane cyane babaga bazi ko bafite amakosa y'uko bagomba kuba bari mu rugo, cyane cyane ko batangiye guhohotera n'abo bantu bari aho ngaho. Batubona bakiruka, abo batutsi barimo kuzamuka n'inka zabo, tukavuga bati muzamuke musange abandi kuri komine, bakazamuka. Turamanuka tugera ahantu bita Ikawangire, hafi y'aho bita ku giti cy'ishaba, ku Kishaba. Nibwo batubwira ati umuntu wa mbere bamaze kumwica, witwa Rugaravu. Yaratuye aho ngaho hafi. Igihe ntabwo nari muzi, gusa iryo zina ndaryibuka, ngo Rugaravu baramwishe, murebe ko mwatabara. Igihe tuvuze ngo tugiye gutabara, hahita haza interamwe nyinshi cyane turutse kwa Gatete i Murambi, zigenda mu muhanda wa kaburimbo. Tubona zimwe zaturusha ubwinshi, bari bafite n'imbunda. Turakata, turazamuka umuhanda wa kaburimbo, tugera hari abita ku kimodoka Irukara, tuzamuka uriya muhanda, dusubira kuri komini. Twatereka none twongeye duce undi muhanda werekeza za Gahini, uciye za Rwinkuba. Ubu ni hari hafi yaho Rukara College yubatse. Turahanyura naho, tujya duhura n'abatutsi bashoreye inka, baturutse za Gahini, baturutse za Rwinkuba, baturutse za Kiyenzi, baturutse za Nyawera. Duhura nabo, batubona za ntemwe zatubona tuje, zikabarekura zatangiye kubambura inka zabo. Barakomeza baragenda, tugera i Nyawera, turazamuka tugera ahantu bita Nyakabungo, ni kuri Juru. Turakata, abatutsi nibura batangiye guhohoterwa, babona imodoka bagahunga. Abatutsi barakomeza bagera kuri paruwasi. Ku itariki ya 8 bwije rwose, hamaze kugira abatutsi kuri paruwasi batari munsi y'1,000. Hagati aho bakatubwira bati i Gahini niho batangiye kwica. None se uko twavuze ngo reka tujye i Gahini,
wa mupolisi witwa Gatsinzi nawe mbabwira yari umututsi, arambwira ati ipeje ati ntujye gahini barakwica kuko hariya hantu hari konse witwa Butera yiyitaga Cyuma, yahita kwica turane uramuzi ni ikihebe, ati akubonye wagize Imana, ati reka twe tujyeyo we guma hariya mu rugo, ati ahubwo ati tugiye kurindira umutekano, we jya mu rugo turagukurikirana umutekano wawe. Ngiye nasubira mu rugo, wa mupolisi aragenda nawe ajyana nabo, agarutse aza nimugoroba yahamutse, ati peje ati barakwica. Rero ngiye kujya kuri komine ariko ndazamuka n'imbunda nzi kukurindira aha ngaha hafi y'iwawe, atariko ngiye kurwanaho nguhe na grenade wirwaneho, imbunda nawe ushobora kujya tugasanga nanjye bari mfatanya ko nguhe grenade wirwaneho. Ampa grenade iyi ngiyi imeze nk'agacuma, ndumva ariyo bita Totas, arayimpa anyereka n'ukuntu nza kuyikoresha nkirwanaho. Kuri uwo mugoroba rero noneho ubwo sinongeye gusohoka njya hanze, wandika wa mugani nari mfite umwana w'umukozi nawe akamwigisha uko twajya dukoresha izi grenade, nabone we fata iyi ngiyi imwe mu yandi y'akabindi y'agacuma, yisigarana ya yindi irambuye. Umwana ndamwigisha nibaramuka baduteye, umwana ahagare hano ndahagare hano twirwaneho. Ndagenda ndeba nawe mugoro no metodo turanye umututsi Antoine, nawe sana famille yawe muze mu rugo twirwaneho. Turananiwe kuva ejo turasinzira, umwe aryama gatotsi kamwe undi aryama kandi gatotsi. Nuko wa wundi Gatsinzi bigeze nka 2:00 ngiye kwamona arakomanza, ati peje ati uraho, ndaho, ni Gatsinzi ateneje kure kumeze. Araza turavugana ati ibintu byakomeye, tuvuye bisha abantu benshi babisha, ati abitwa abantu ze babisha twitwa Bagasana, bitwa Basano, bitwa Bahigiro, abitwa ambwira amazina y'abantu benshi cyane, ati babisha, ati Butera Cyuma, ati yasazi n'interahamwe ze. Ati rero guma hanga ndagumya gucungira umutekano, ati nsubiye kuri komine ate ngo ndomyanzi, aturibuka ukuntu nakwigisha ukuntu uza gukorana n'intuze ikoresha ya grenade ndabizi, ntuzapfe nk'imbwa, uzemere uyiteremo, ntuzayitete niba ngombwa wonye bakwatatse iyindi yakare uzayitere, ariko ntuzapfe nk'imbwa. Gatsinzi arongera asubira, ariko ndagaruka nze kukureba. Nuko turaryama, abantu bari mu rugo dufashe za famille n'abandi nk'abangari n'abandi bantu bari baturutse za Kabangire nabo babasore abo turavuga tuje twese twirwaneho tuzapfe nk'imbwa. Nuko byageze nka 4:00 za nijoro, 4:00 za nijoro haza kuza nka 4:00 za nijoro, numva umuntu arakomanze ntunindi, arambwira ati ni nyirawo ku Faransa. Uwo nyirawo ku Faransa niwe ari perezida wa CDR aho ngaho irukara, akaba na muramu wa burugumesitiri Ntambara, umugore wa burugumesitiri Ntambara avukana ngo nyiraho. Ati peje ati biti ndaho, nyirawo ntuje kunyica ko bari bambwiye ko abaza kuza kunyica. Ati ntabwo nakwica, ati ahubwo ndagushaka atari amakuru nshaka kukubwira. Ndabwira nti ufite iki? Ati ngiye kubanza nohereza umukozi wanjye aze akuvane intwaro zose ufite tubone kuvugana. Noneho fata wa mukozi wanjye nakana kitwaga Rutayisire, isitwaga Rutembesa, ndabona nica mu gikari urebe intwaro uwo mugabo afite, hanyuma zimwambure abone kwinjiramo hano mu nzu. Asanga yari afite umwambi, umuheto n'imyambi igeze nko kuri 5 n'icumu n'igihiri yarahetse ku igare. Umwana yimwambura abizana arabinyereka, ni ngaho mubwira azi, mucisha ku irembo, arazansanga muri salo turaganira. Ati rero ipeje turuzi kuri inshuti yanjye nubwo ndi CDR bwose, atariko sinshaka ko bazakwica ndeba, ateneje gukuburira ejo turagaba igitero gikomeye hano kuri komine, ati kandi bazi neza ko ufite imbunda. Ati reba bavuze ngo kugira ngo atere kuri komine agomba kubanza iwawe, ati none reba ukuntu wihisha cyangwa se uhunge, ati kuko ejo bazakwica. Twase nyirawo kuri inshuti yanjye wampishe cyangwa se ukareba ukuntu umpungisha. Ati ntabwo nabishobora. Ariko nyirahuku nubwo yambwiraga ibyo ngibyo, natekereje nyuma impamvu yaje kumbura. Yego twari inshuti twaraganiraga, ariko inzu nacumbikagamo yari iye. Ntekereza ko inyungu yari afite cyane yagira ngo hatabere imirwano iwanjye yanzuye gasenyuka, yagira ngo mvemo. Ati hunga. Nuko ngeze arabanye ko genda, ubwo ndaza guhunga aho nugira ikibazo. Nyirahuku aragenda, wa mwana musubiza ibikoresho bye aca aragenda. Ubwo mu gitondo ngo ndarabitekereza nyine ukuntu ndi buze guhunga na babandi twabara iwanjye nanga kubatera ubwoba, nabandi mwe twirwaneho. Ejo mu gitondo
buri wese ndavuga buri wese ejo aceho arebe ujya kuri komine agende, ujya mu rugo agende, ujya kuri paruwasi agende, nanjye ejo ndimo ndarwana ukuntu nzahunga. Twarakeye mu gitondo, noneho turabyuka, abambere bari aho ngaho mu rugo batangira guhungira kuri paruwase, nanjye mfata igikapu nshyiramo utuntu twangushye kuri mutekereza harya ndahungira hehe. Mu kanya abaturage barongera baraza bati twatewe nanone, abantu baturutse hariya, abantu barimo guturuka i Gahini, barimo guturuka iyo barimo baratwica. Ndongera nsubira kuri komine, ngeze kuri komine hari aho nari ntuye no kuri komine hari nka metero nk'ijana na 50. Ndamanuka ngeze kuri komine nsanga burugumesitiri ngo yagiye kuntuza i Rwamagana mu nama, atariko yavuze ngo ugume mu rugo araza kuza kukureba. Nimuzane imodoka twongeye tujye kureba ko twatabara abaturage. Bati imodoka irahari ariko nta esansi ifite. Ubwo ni burigadiye wabimbwiraga ati subira mu rugo, burugumesitiri yavuze ngo araza, ati aragushaka. Nsubira mu rugo agana nka saa tatu n'igice, ngiye kuba mbona haje imodoka ebyiri, imodoka ya komine ya burugumesitiri n'indi yari ivuye i Rwamagana irimo abajandarume, harimo na komanda wa jandarume icyo gihe yari Majoro Michel, irindi zina ndaryo bajya kwitwaga Michel, yari Majoro. Baraza bahagarara iwanjye baje ati jya mu modoka tugiye gukoresha inama ahantu bita Gitarama. Gitarama ni ahantu uzamutse na Irukara, uzamutse ku kimodoka werekeza aho ubu ngubu umurenge wa Rukara uri, ni nko mu birometero bigeze nko kuri 2 uvuye ku muhanda. Aho hantu ni isangano ry'imihanda, waturukaga i Gahini, waturukaga za Rwimishinya, waturukaga za Rukara bita za Kirambo. Bati muze tujye gukoresha inama. Abaturage bazamutse baturutse muri iyo mirenge yose cyangwa sekiteri zose kugira ngo bajye gutera kuri paruwasi. Muze tujye gukoresha inama, tubabuze kujyayo. Tujyamo, mbona n'abakozi bose twakoranaga kuri komine bose bari muri iyo modoka, niyo ngirimo abajandarume. Turagenda twagisanga abaturage batari munsi y'ibihumbi 5 bateraniye aho ngaho, ariko benshi cyane bafite amacumu, impiri, imiheto, imyambi, amagrenade, bamwe bipfutse mu maso bambaye n'amakoma, benshi cyane ku buryo n'abantu benshi umuntu yari azi atashobora kumenya abaribo. Twageze abajandarume bahita bavuga ngo bicare bose dukore inama. Turicara, ubwo hari burugumesitiri, hari n'uwo Majoro Michel wategekaga jandarume Rwamagana. Noneho batangira kubabwira rero ijambo ry'ihumure. Burugumesitiri niwe wafashe ijambo arababwira ati rero mwamenye ibyabaye, indege yitwaye perezida wacu yarapfuye, yarahanuwe, ariko ntabwo ari umwanya kugira ngo abaturage musubiranemo. Baravuga ko iyi ndege yahanuwe n'inkotanyi, kandi murabizi ko inkotanyi zirimo kurwana ziturutse mu Mutara n'ahandi hose, mwisubiranamo ngo ari mwebwe mwica bagenzi banyu. Hari abantu i Gahini bishe, kandi b'abaturanyi abo bantu murabicira iki? Ko mubabazi ari abaturanyi banyu, murabicira iki? Ubwo mu kanya maze kuvuga ijambo na Majoro Michel afata ijambo ati rwose turabinginze mwikwica abaturanyi banyu, ibyitso by'inkotanyi niba ari abo muzi mubabwire ubutabera bubakurikirane, ko ntabwo mufite uburenganzira bwo kwivutsa abantu ubuzima bwabo. Barangije bati rero umwanya w'ibibazo. Hafashe umwanya umwe, umuturage umwe avuga ikibazo sinibuka neza icyo ari cyo. Uwa kabiri ndamwibuka, yitwaga Mahuku. Mahuku yatuye hano mu Mitungo, yari mwene wa nawe na burugumesitiri, kari akagabo k'akajura. Arangije afata ijambo ati rero nyakubahwa burugumesitiri, rwose turagira tubashimiye ko maje kudukoresha inama, n'ijambo tubwiye ko tugomba kudasubiranamo kandi no gushakisha ibyitso. Ati ibyitso rero muvuga dushaka biturimo, turabazi. Ati muhereye muri abo ngabo muri kumwe, ati ipeji turamuzi ni ikiso cy'inkotanyi kandi afite imbunda, kuki mwamuduhaye ahubwo ariwe dushaka ko ariwe urimo guteza ibibazo byose. Igihe bavuze gutyo bahita bavuza induru bose, amacumu baraduteye aho twari turi aho ngaho. Tukoze abajandarume baritaza, nuko imbere yanjye bateye nk'amacumu 2 gutya, ariko ntiyangeraho. Babajandarume bahita banterura ako kanya badushyira mu modoka, bahita bampungisha. Babajandarume basigaramo kugira gukaruma abaturage bari bamaze kugira kuri akaruma, ati turaje wo twashaka n'uwo ni mu muduhe, kandi mu muduha turahita dutera no kuri paruwasi, niwe dushaka. Abajandarume bahita banshyira muri ya modoka, bahita bafite imodoka barampungisha, bansubiza kuri komine. Ubwo tuzamuka, urumva ntuzi imodoka zabanje kumpungisha. Abajandarume bati rero barakwica, shaka ahantu nkungira. Twebwe twaje batubwira ipeji ntabwo tuzi ko ari wowe,
ati rero nudahunga barakwica. Bangeza aho ngaho mu rugo, reka mungeze hano noneho nitegure ngiye guhunga, sinzi aho mpungere ko ndagenda. Basubirayo noneho bajya kuzana abandi bagenzi babo, ubwo na burugumesitiri aje mbona asanze mu rugo. None rero burugumesitiri mfasha nkungi. Turahungira ese ko mu Rwanda hose bimeze nabi? Nta kibazo, yerekana igira iwacu irukira, buri irukira ni heza, ati hose ni kimwe. Noneho mfasha wenda mpungire Rwamagana, hari mukuru wanjye wakoraga Rwamagana muri projet Kibungo ya kabiri yitwaga Kayumba. Mfasha noneho nsange mukuru wanjye Rwamagana, wenda turi babiri tuzareba ukuntu duhangana n'ibitero cyangwa se wenda aho ni hagati hose niko bimeze. Atari ko rero niba ushaka ugenda ashaka guhungisha utazagwa hano, ati se ufitiye amafaranga yo kugura esansi? Ntindayigura. Icyo gihe rero mbashekeje esansi litiro yaguraga 135. Rwandi ubwo ndashyiramo esansi gati litiro 20 ndayafite. 135 kuba 20,200 ndayafite rwose mpungisha. Nuko turagenda, atari ko reka tujye hara kuri paruwase naho dukoresha inama abaturage, hanyuma nurangiza ndaguha umushoferi n'abapolisi baguhungisha. Turakoze rwose reka nitegure. Turamanuka no tujya kuri paruwase. Tuhasanga abatutsi benshi birukara, bari aho ngaho n'abana, barimo abana batangiye kurira kubera inzara. Hirya mu kibuga abantu bazi hari hafi ya ishuri hari rya sogonderi, hari ikibuga cya basket, hari inka nyinshi cyane z'abatutsi bazamukanye. Nuko barabwira ati rero mugume hano turabarinda ntimugire ikibazo, kandi ibibazo byabaye mwumvise by'igahini byabaye ejo, umunsi ntabwo byongera. Batangire kubaza ibibazo abantu bari aho ngaho. Ndibuka hari umugabo witwa Kagimbura, barimo kuvuga ati se mwana turetse tukajya mu rugo tukajya gushakayo ubwatsi bw'inka zacu ko mbona zishonje zirimo zirahora ngaho ari nyinshi. Undi nawe arabaza ati mwaturetse tukajya mu rugo ko twasizeyo ibishyimbo, twasizeyo ibitoki, tukajya kugira twenda mukajya mudufasha mukadushorera mukaduherekeza tukajya gushakayo ntuzi ko ibiryo ari bike hano kwa padiri. Ati nabyo turabifasha muri mugira ikibazo. Ariko ubwo ngewe nza guhaguruka gato, hari abantu twari tuziranye b'inshuti zanjye. Ndibuka umugabo witwa Karemera Damascene, banamwishe n'abana be, ku mugore aza kurokoka n'abandi bana bake. N'undi mugabo witwa Soso nifite imfura Emmanuel, nawe ariho. Baravuga b'inshuti zanjye cyane, umwe yari muramu wundi. Bashyira ku ruhande, mwa bantu mwe, ufite ibuye narifate, ufite inkoni nayifate, ufite grenade nayifate, muratewe. Igitero nsize hari inyuma n'abantu barenze 5,000. Nimwitegure na wundi genda hunze ntituzongera kubonana. Icyo akora mbwira uwo ngo Damascene mu rugo nahafunze, ubwo nasizeyo umukozi, mfite grenade 2 nazibitseyo. Murebe ukuntu bishobora agenda ajye mu rugo, umwana arabarangira grenade zanjye aho nazisize azifate, mwirwaneho nawe agenda agiye birarangiye. Nuko inama irangiye rero, ubwo twashe ya modoka ya burugumesitiri ama umushoferi witwa Gifonogo, turagira tujya kuri komine dushyiramo umupolisi witwa Ngarambe. Hagati aho hari abagabo bari barahungiye ku mugabo w'umucuruzi witwa François Mugabo. N'abagabo baraturutse Murambi b'abacuruzi bavuga ko n'abacuruzi bakomeye. Hari witwa Gaselemani yacuruza ngo Kiramuruzi, witwa Kamuzinzi. Burugumesitiri aramubwira ati nubwo ugiye kugura esansi, ati mfasha tucara kwa Mugabo utware abandi bagabo 2 b'abacuruzi tubahungiye hara kwa Mugabo nabo bahungane i Rwamagana. Ducayo turabafata abagabo tubashyira mu modoka inyuma, ngewe ngi imbere n'umupolisi ku ruhande n'umushoferi, undi mupolisi wundi ajya inyuma. Duca mu rugo, mfata agakapu kanjye, umwana ndamubwira nti rero ngenda hunze umenye urugo, hanyuma mfata ibyangombwa byanjye, diplome, dutabo twa banki, nafite agatabo ka banki populaire Rukara n'akandi gakarine ka sheke ko muri banki ya BCI. Mfata ako gafaride kose ndagenda njya kwa mu veterineri twa duturanye yitwa Maniraho. Tubwa ni rero ngusigiye ibi byangombwa, nimbaho uzabimbikire neza, nimpfa uzabinjyanire mu rugo. Musigira n'urufunguzo rw'iwanjye, hari ibikoresho byiza, wa mugani wanza baranashakaga. Twari tugize igihe cy'abasore bagura ibikoresho. Twari twarihangishijeho rero kugira ngo umusore wumva ko ufite agafaranga, twaguraga ibikoresho byekoze muri ribuyu. Nari maze iminsi nguze ibikoresho bya utubati, ameza, ahantu mu Gatenga ku mugabo witwaga Bangu. Ndabona ni rero nabyo ibikoresho byanjye bya ribuyu uza amafaranga nabiguze, umbabarire nibura byo ubyimure ubizane iwawe. Hanyuma ibindi n'igitanda byose byekoze muri ribuyu uzabizane ubimbikire iwawe, hanyuma ibindi uzabijyane mu rugo nawe, nimbaho cyase n'indamuka mpfuye uzabijyane mu rugo. Ndabimusigira.
duca uriya muhanda kugira dusubize wa muhanda w'Igitarama twaciyemo intambwe nyinshi cyane turuka ku kimodoka, duca undi muhanda bakoze ibyaha tubajyanye kuri pariki Rwamagana, bati ukurikira abandi genda ipeji. Umupolisi ati aba bantu ni abanyabyaha, arabatwaye Rwamagana. Ntibabareba babaga ko ari wundi Selemani na Kamuzinzi. Turabakomeza turagenda, tugeze Rwamagana duca kuri sitasiyo hari hafi ya detante, turanywesha za litiro 20, nge turakomeza. Ndabona nta hantu rero ninjya ku kazi wacu barambaza ko numvaga abandi bari mu kazi bakoze, barambaza icyo nje gukora. Mbwira umushoferi nsiga hano neza imbere hariya yubatse intara y'Iburasirazuba, ansiga aho ngaho n'agakapu kanjye ndigendera. Igitangaje rero kuri iyo tariki ya kera, ubwo byo ku itariki ya 9 nageze Rwamagana nsanga hari umutekano, nta kibazo gihari. Ndazamuka njya kureba mukuru wanjye nababwiye witwa Kayumba akoraga mu Cyungo wa kabiri. Ngeze mbatekereza aho mvuye uko bimeze, batanga nta kibazo gihari. Bati cyo koza tumwe turumva ubwicanyi mo kubera mu nkengero z'umujyi, za Nsinda, za Nyarusange, za Mwurire, za Rutonde, za Nkungu na Munyaga, ahantu bita za Kaduha na Rweru. Niho tumo kumva hari ubwicanyi, ariko no mujyi ntago birahagera. Nuko turagenda ngera mu rugo, ampa agafunguzo ke, yaracumbitse mu mazu yo kwa Munyaboro, ni hari hafi y'isoko ry'i Rwamagana. Ndanigezeyo nsanga hari umugati n'icyayi ndarya, ndangije ndaruhuka. Nimugoroba rwose kujya mbere Rwamagana itariki ya 9 nta kibazo cyari gihari. Tujya kunywa byeri ahantu bita muri Aruma na brochette. Ku itariki ya 10 ubwo byari ku cyumweru, duca ku kazi we nabatangiye kubona ko atangiye kugira ubwo atekana nyifata utwangombwa twanye nasize ku kazi. Twese twasanga hari abazungu benshi batangiye kuza, kuko iyo projet Cyungo ya kabiri yari projet agricole y'Ababirigi. Iyo projet agricole y'Ababirigi rero niho bagomba guhuriza abazungu bose kugira ngo barebe uko babahungisha. Hari abazungu benshi b'Abataliyani, aba-Espanyol baturutse za Kiziguro n'ahandi za ntuze Umutara, bose bakusanyije aho ngaho. Naho fata utuntu twateka dusure mugo ntamenye bizakurikiraho. Kuwa mbere ku itariki ya 10 Rwamagana nta kibazo kiraba. Kuwa mbere tariki 11 Rwamagana hari hakiri hazima rwose. Ntangiye no gutembera numva ko ubwicanyi bwabereye Rukara n'intuze ni Murambi, ahandi hose ari amahoro. Uwo munsi kwa Munyabuhoro baza gushyingura umuhungu wabo witwa Kabanda, yari directeur general Nyirango muri Minafeti. Yabaga muri opposition, niba nibuka neza yabaga nko muri PSD cyangwa se muri MDR. Bamwishe nawe rugikubitana, bamaze kwica Uwiringiye Imana Agata nawe bahise bamwica. Noneho bari baje kumushyingura hara kwa Munyabuhoro, bagiraga irimbi rya famille. Turangije nanjye njya yumva ko ducumbitse mu mazu yabo, tujyayo n'abandi banyarwamagana benshi. Bavuga nyine ko bamurashe, turamushyingura. Birarangira dusubira mu rugo, na nimugora turongera tujya kunywa akabyera aho hantu kuri Aruma. Rwamagana nta kibazo. Kuri 12 Rwamagana nta kibazo cyabaye. Kuri 13 nibwo ubuci bwicaye bwatangiye Rwamagana. Batangirira hara kuri arete ku mugabo witwa Kabera. Ubwo turi mu rugo uwo munsi mu gitondo, avuga amasasu menshi avuga ngo kuri arete bishe umugabo wabo witwa Kabera. Baratangiye bavuga ngo interahamwe ziturutse Insinda na Nyarusange nazo zatangiye kugera mu mujyi wa Rwamagana. Twese dutangira kuguma mu rugo, twari tubona abantu bacaho benshi barimo kubirukanka, bati interahamwe zageze mu mujyi wa Rwamagana, iziturutse Nkungu na Munyaga, bataye n'izindi ziturutse Mwurire. Umujyi wa Rwamagana utangira no kuba akavuyo. Kuri 14 habaye amasasu akomeye Rwamagana. Noneho abasirikare bashaka bahanganye n'umuntu witwaga Aimable wacumbagiraga, yakoraga muri Bralirwa. Bavuga ngo ni inkotanyi, ngo afite imbunda. N'undi muntu wari nyiri detante nibagiye izina rye, n'undi witwaga Gakara, bavuga ko ari uwo wo ku Rusumo. Bari abagabo batatu, bavuga ngo ni abantu bakora n'inkotanyi cyane. Babonye ko abahiga bose bajya ahantu hamwe, hano mu Kigabiro haruguru rwose ya Dereva, ndahibuka neza n'amasasu yavugiraga. Amasasu yavuze umunsi wose, abo bantu bahanganye n'abajandarume n'abasirikare kugira ngo babarase. Uwo nguwe Aimable, n'uwo nguwe nyiri detante, n'uwo nguwe witwa banza yategaga Riporodoro, niko bavugaga, witwa Gakara cyangwa se Rukara. Bakavuga ngo mu madirishya yabo ngo bashyizemo imifuka, niyo mpamvu batarimo kushobora kubica. Abandi ngo mu nzu yabo harimo cave. Barashe umunsi wose aho kwa ntuze kwa Aimable, bararasa. Noneho umunsi noneho bujya kwira, noneho interahamwe zageze mu mujyi wa Rwamagana. Abantu bose noneho batangira kubafata no batangira guhunga. Abenshi ngo batangira guhungira kuri paruwasi. Twebwe ubwo turimo hagati, twari kwa Munyabona harya y'isoko, twase twe turahungirayo. Ngo ndi kumwe n'uwo mukuru wanjye n'undi babanaga twanga bitsinze, nawe yari w'inahangaha, turahungirayo.
tugeze aho nimugoroba abantu twari ducumbitse bigeze kuba nka saa moya, hari ahantu bitaga mu Nyungwe wararebaga imbere y'aho twari dutuye, hari umugabo witaga Bashiri w'interahamwe ruharwa, yari afite n'icyokezo aho ngaho, batangira ngo atangira gutema abantu, twabiraga mu madirishya bavuga ngo ni abantu b'inkotanyi ngo bo kwa Munyabuhoro, ku mugore we muto bavuga ngo ni nyina wa Karinganire, ngo bafatiye inkotanyi zigeze ku 8, babatemaga tubareba buryo tureba mu idirishya, ngo uwo nguwo Bashiri bambuye ko ngo yaje no gupfa nyuma, ariko batemaga tureba, twese turasohokera kuko hari imbere yacu gutyo, imbere hari indi bariyeri kuri porotaye y'aho twari ducumbitse, hari bariyeri ikomeye cyane, umugabo habaga ni umugabo w'umukongomani, izina rye ndaryibagiwe, yari afite farumasi ari Rwamagana, nta muntu wamunyuragaho. Tugeze aho none tubonye biducanze ko tuza kugira gusohoka, sinzi ukuntu umuhungu wo kwa Munyabuhoro, umuzi wo kwa Munyabuhoro witwa Gasana twariganye, ubanza ubu ngubu asigaye ari umwavoka cyangwa se umuwisiye, ngira ngo ni umuhesha w'inkiko, twari twariganye, twari ducumbitse mu mazu y'iwabo, sinzi ukuntu yinjiye mu gikari, turamuhamagara Gasana, tukuye hano, reba ukuntu duhungisha, twabuze ko dusohoka kuri iriya bariyeri iri hano ku muryango iwanyu, turahaca dute, arangije ateka mbereke, ati Kayumba ari he uwo mukuru wanjye, ati n'ubundi hari umuntu ushaka kumwisha, hari umudamu nibagize izina rye, yakoraga kwa muganga, yavukanaga n'umuntu wigeze gukora inanga witwa Gisagara, ukoraga muri ekonoma, ni murumuna we, bati umudamu ukora kwa muganga amaze iminsi ashaka Kayumba kugira ngo muhungishe, ati ahubwo muzane mujyaneyo, ati wenda kwereka ujya guhungira, aradusohora, wari jyewe na Kayumba n'undi muhungu twari turi kumwe witwa Gedeon Kwizera, murumuna w'umuntu witwa Epa, ni abantu bakomokaga mu Mutara, bari batuye Rwamagana, ati muze mbere cyangwa munyura. Kayumba mucisha ibumoso kugira ngo mujyane kuri uwo mudamu kujya kumwishayo, ati mwebwe nimuze njye kubereka aho bahisha wewe na Gedeon. Atujyana ahantu mu gikari cy'akabari aho bita kwa Promye, ubundi hari ahantu basigaye barubatse amazu neza arebana n'isoko, amazu ahagaritse gutya, barahasenyeye ariko abanyarwamagana barahazi ahantu bita kwa Promye. Atujyana ahantu areka ahantu badufungura icyumba twicaramo, tujyamo, ubwo rero hagati aho ngaho, aho hantu twari turi hari mu gikari cy'umucuruzi wari ukomeye cyane witwa Kabagema w'i Rwamagana, wakomokaga ahantu muri za inkamba cyangwa se Ruramira. Ntabwo tugiye dusinzira, uretse ko twaricaye no kuri sima ntahandi twagomba kujya, ariko aho hantu iduka baraye barisahura, kuko byari twari mu gikari cyaho, aho hantu kwa Promye, no mu iduka ryo Kabagema byari bifite igikari kimwe, barasenya bavuza induru, bavuga ngo n'abantu baturutse za Nkamba, ngo twamubuze Kabagema ngo ibintu bye katubitware, barara basenya, bigeze nimvuga amasaha nikayica ntibize kubatangaza, umuntu yaragereranya kuko nta muntu wari ugifite isaha, nta isaha nari nambaye, gusa umuntu yagiye ati wenda ashobora kuba ari nka saa 8, ugenje byari nka saa 7 saa 8, tubona haje abantu bakubita urujya aho twari turi, barinjira, bahageze batubonye baraseka cyane, hari abantu bageze nko kuri 30, bafite impiri, bafite barimo kugirana n'amacupa y'inzoga, bari basahuye aho ngaho muri iyo ntuze aho ngaho kwa Promye, bari bahasoye simbizi, ariko bafite inzoga banywaga, barangije baratubona, uwo Gedeon baba bamuzi rero kubera ntuze mukuru we, bati Gedeon urakora iki hano, ati nahuze, ati ko tutagiye kwa mukuru wawe Epa, atoya, ati turabizi kubana na Kayumba, tuturangiyeho Kayumba ari, bambonye ari umugabo umwe yari chef wanjye simuvuze, ambonye avuza induru, ariko nshatse namuvuga, yaranitabye Imana hambere anga yitwa Gatambiye, yari substitute, nawe yari muri icyo gitero, yigeze gushaka kumuvuga dukorana muri parike, ngira ubwoba nabandi uwo mugabo atazavaho akangirira nabi, ariko yari muri icyo gitero, ambonye ati Karasira, ati kuki utari ku kazi, nawe nahungiye nahangaha, ati none se ko mukuru wawe tumushaka Kayumba ari he, nawe simbizi, twebwe twaratatanye duherukana ejo, bati rero muguma aho ngaho nimugire aho mujya, nitubakenera turaza kubafata, barongera bakubitaho urugi baragenda, twisigara n'uwo ngo Gedeon tuba turi kumwe, duhungire he ahantu, nta hantu wabona gusohokera, ahantu hari mu kabari aho ngaho mu gikari, nta hantu urusohoka, n'izo ntembwe zari ziri ku muryango zirimo gusahura kwa Kabagema, nta hantu twusohokera, cyakora kubera umunaniro wanza byageze aho n'agatotsi karatwiba hafi mu rukerera, ugereranyije nka saa 3 saa 4, tugiye kuba tubona interahamwe noneho ziraje zikubise umuryango, none abantu tutazi barinjira, ati musohoke, bati muzane ibyangombwa byanyu, batezana indangamuntu yawe, nawe indangamuntu iwe nayitaye Rukara, njya guhunga nta rwo nigeze nyigira, nayisize Rukara, bati ndi nta ndangamuntu ufite, ati wetaye ntayo, bati ubwoko bwawe n'ubuye, abana se ndabumva beshye,
simbabeshya ntireka mbabwize ukuri ingenda umututsi niba mushaka kunyica mu nyice ariko icyo ntemera ni kimwe nta cyaha nakoze urumva nzanye muri ibintu by'amategeko n'iki byose ni icyaha ni gatozi mwakurikiranye abishe Habyarimana ko jyewe ndi umuturage naje mungiye ahangaha nta nubwo ndi uw'inanga mwandetse kwigendera bati tugomba kwica mwebwe muri ibyitso byabo batuturutse he sinzi umuntu mwambonye ati karashya turamuzi atabwo naturanye mukuru we Kayumba Hari niwe dushaka baradufata twara abantu bageze ku 10 bafata intuze uwo Gedeo baravuga ati we jyana ku ruhande twe turakuzi bamushyira ku ruhande twe dufata turi abantu bageze ku 10 baradushorera kuko we nasubiye inyuma Rwamagana ntabwo nari mpazi hari nari nzahantu ko aho ngaho kuri parike nakoreraga nkamenya naho ngaho mukuru wanjye yabaga kubo nuza aho ngaho aho twe ducunze kwa Munyabuhoro ari ntabwo nari mpazi baradushorera duca mu mujyi Rwamagana ubu narahamenye usa nk'ugana za ntuze za ugana za Rutonde turagenda turi abantu 10 tugenda bafata n'abandi hari n'abagenda batera amahane batari kumurangira naye bakabakubita umupanga bakagira bakabasigaho tugira ahantu mu gashyamba baraturambira harimo ntuza nibagiye hari n'undi mukobwa basanze aho ngaho nawe wo kwa Munyabuhoro ku mugore muto uwo ngo nyina wakaringaniye kuko bavuga ko umugore muto wa Munyabuhoro yari umututsikazi ukomoka ngo muri Bicumbi baradutwara bageze ahantu rero hari abantu benshi cyane barimo gutemagura baratemagura ubwo ari kwa kundi umunsi wa utaragera bagiye kongeraho ngiye ko umujandarume wari uhagarikiye aho ngaho yitwaga Samuel izina ryenda ryibagirwa ambonye nari mubonye Samuel ambonye nawe aratangaza ati peje tugeze hano tuvuyiruka ragute twani naje mpunze ndamutekereza byose ati haguruka ati uwo mukobwa muri kumwe se mupfana iki uwo mukobwa uretse ko twahuye kuri uwo murongo wagiye gutwica ntabwo nari muzi ni mushiki wanyu ati muhaguruke araduhagurutsa adushaka ku ruhande abwira abandi ati musige mukora akazi ati abantu reka mbatware bajye gutweka bene wabo araduhagurutsa n'uwo mukobwa turi babiri abandi basigara batemagura ariko urumva natwe amaraso yadutarukiye kubera ukuntu batemaga dusubira Rwamagana tugeze neza hafi y'isoko Rwamagana gutya haza imodoka atubonye wa mujandarume ati murapfuye ati uyu muntu we bita Nkunda iriya hirya isagendamo niba nibuka neza nagari gisi k'umuhondo ati uriya ni Nkunda aratwica kandi ni ntuze arankuriye ati ngo mwitegure rero bashobora kubica muri kumisobanura ibyo twavuga ko bibaye byo Nkunda baduhagaze iyo modoka yiduhagaze aravuga ati we Serija ngo ari Serija turakora iki abantu bagiye guteka bene wabo b'inkotanyi bari hari kuri paruwasi ati akazi nagupanze kari hehe we subira ku kazi kawe undi muntu amagara umuntu umujandarume ati fata abantu bajyane kuri paruwasi we Samuel twara subira ku kazi kawe nagupanzeho uwo Samuel bajyaga bavuga ko ngo yari umurokore bagira ngo mukoresha ako kazi ubona gatabishakaga cyane nuko baduhereza umukaporari bajyane bajye gukoreka abo bantu b'inkotanyi ati kandi ubanzanire ndabivuze giye Nkunda yaraje idashefu ndabivuze yaraje idashefu Nkunda ati bajyane turamanutse utugeze haruguru rwose isoko ahantu hambere angaha habaga depo y'inzo habaga depo ya Bralirwa cyangwa se ntuze Borangerie ya ntuze Rwabukamba niho twari tugeze ubwo twagomba kwerekeza kuri paruwasi twese tukadusaba ikintu kimwe watubabariye ukatureka tugasubira mu rugo ko n'uri twadufatiye hariya batuye ati ndabajyana kuri paruwasi umukobwa ati watubariye yewe hariya ndo kwa Munyabuhoro ndo muzukuru wawe tubabariye tujyane hariya ategetse ni mumpa amafaranga nta kibazo tugende turaguha amafaranga turagenda hari ahantu rero twaragize twarabitse amafaranga n'uwo mukuru wanjye gutya mu cyumba turakinga urufunguzo turusigira abandi abaturanyi duturanye banga mu gipangu b'abahutu tubasigira urufunguzo kuko twavuga ati niramuka tugize dukeneye amafaranga umwe yazaza yafate kandi twarabitse nk'amafaranga yeze nko 35 yambyibuka neza ati giye mu mafaranga ati muri 10 n'abandi giye mfite 5 byonyine ati nta kimwe yagere mu yabo tugeze ahandi dusanga ba bantu baragiye inzira afunze nta muntu uri aho ngaho batubeshyaga wa mukobwa we aramukomezanya agera iwabo kwa nuza ngaho kwa nuza kwa Rwabukamba size umuntu amuha amafaranga arayamuhereza waramurekura giye turasigarana rero turagenda tugeze hari ahantu beka ikorera hari bariyeri iteye ubwoba ubwo wa mujandarume turi babiri arangiza ati baramfashe bati uwo muntu turamuzi ati turakubonye Karasira turakuzi turangiye mukuru wa Kayumba Hari niwe dushaka cyane twamubuze ntabwo duherukana ejo bundi ntabwo nzaho yahungiye ati wanza yarapfuye bati turamushaka je kumuti ntabwo nzahari bati niyo tuza kwica wa mukaporari kuko namwe amafaranga ati mumureke ndamujyanye kuri paruwasi niyo mushaka rero mu
kuko nageze nabwira nti rero hano mbuze amafaranga tugende kuri paruwase, abapadiri bayo turaziranye baranguriza amafaranga, ibi nibigenda neza nzayabasubiza, n'ubundi ayanjye abitsa ahantu nuko nabuze urufunguzo ariko nzagusubiza. Turagenda umujandarume tujya tunaganira, noneho dutangira kuba inshuti, ambwira iwabo, arambwira ngo no muri komine Karengeri Cyangugu, ngo ni kaporali jandarume. Turagenda tugera hariya kuri leta Rwamagana, turatambitse no kuri infirmiere turatambitse, tugeze kuri paruwase, tugeze kuri paruwase dusanga paruwase irafunze. Sinzi umuntu watubwiye aho ngaho mu gucaracara aho ngaho ati abantu bose abatutsi bahungera muri economique Rwamagana atari wari y'umujyi. Ubwo gihe nagiye ngerayo nibura mbona umuntu nguriza 5 mu jandarume. Tuhageze turakomanga, ariko twareberaga gutya muri ntuze muri portail twabonaga abantu benshi cyane bari mu ntuze muri economique. Turakomanze, dukomanze haza umusaza bitamumubona, nari muzi yari directeur wa economique Rwamagana ka muhanda, ko nari yaramaze igihe cyayobora cya kigo cy'Rwamagana nari muzi. Twari tuza gukina hariya niga izaza, Kamuhanda arasohoka arangije ati uyu muntu arashaka umuntu umuguriza 5,000. Nta mafaranga ufite 5,000 cyangwa se tumwice? Ndatige ntabwo muzi. None mbwira wo mugapara ntiwandetse nkinjiramo hari ko hari abantu mo kurebamo, hari abantu nabonaga nzimo. Bari waretse nkajya nibuka mugabo witwa twamwitaga Muzungu, yari yaranyize inyuma izaza mu seminari, bamwitaga Muremangingo, twamwitaga Didas Muzungu. Naramubona ko ari muremure, naramubonaga ntiwaretse nkareba uriya mugabo Didas ko yamfasha akampa 5 cyangwa se akamfasha akabona undi muntu umfasha, ariko tuwe watubeshya ahita kubita urugi. Kamuhanda nawe ahabuze gato ngo yimukubite mu mutwe, tuwe wambeshya, tuwe wungiye kurasa. Yari afite imbunda icometseho cya kintu bitaga newanze stream, bacomekaga ati ngiye kujya gukubita ushwanyucyo. Ariko hagati aho hari kwa kundi abasore twajyaga tugira, hari igihe tugiye kugira igihe natwe tubona ko tugomba kwirwanaho. Twajya dufata umwanya turi abasore tukajya mu ntuze ahantu twiga za karate, bashaka abantu kwigisha gukoresha za ntuze za korodorete, kwirwana ukoresha udufuni, inyundo. Twe twarakoze natwe ku giti cyacu amantu, abantu batwigishaga bakavuga ati rero ntimuzapfe nk'imbwa, nimubona umuntu afite imbunda ntuzemeye ko yikurashisha, uzayimufata wenda mugundagurane wenda upfe murimo kurwana. Nitegeza hiryo ndeba hino mbona nta muntu wenda n'abandi ntabwo ari bundase, tugiye kurwana ino mbunda. Abati ngiye kugiti mbonye agiye gushyiramo intu z'isasu mba ndayimufatanya ati we, ariko nabo hagati aho batinya kurekura amasasu ati nta nubwo ndi gukora se, ati isasu yenda pfubusa. Ngiye guhereza hari ututu dusore twarimo kuzamuka ara ku Kigega Rwamagana tuvana bita za Nyagasenyi, ati ntabwo ndi wangiza isasu yanjye kangwe intera zikwice, tugashaka no kumfata n'imbunda wowe. Ariko yatinyaga kugira ngo arase kuko bari bafite nabo urebye briefing yuko atagomba kurasa amasasu uko bashaka. Ahamagara utuntu dutera mu twari mu hafi y'ikigega gihari cy'Rwamagana imbere economique, azo ati muze mutware no muntu mujye kumwica. Turambuka umuhanda turagenda, amereza abo basore 5. Ndabitegereza bati mu mabamano ati ntimumice hano umuhanda, ati mu manu mujye kumwica, hari bariyeri ahantu bitanga kwa Paul Munini umanukana Nyagasenyi, hari bariyeri ikomeye cyane, bategeraga abantu bazamutse bavuye za Nyagasenyi n'abantu baturutse za Mwurire bataciye umuhanda kaburimbo, naho ngabo bambukiraga no babategeraga baje bahungira aho ngati umujyana mwicira kuri bariyeri. Turamanuka ntangiye kubona bariyeri yanjye nko muri metero 20, mbona n'abantu benshi cyane, ntangiye kumva n'ibiborogo y'abantu mo gutemera aho ngabandi ntabwo ndi bwemeye ko banyica gutyo. Bane rero nkuko wambwani navuze mvuga nitwaza abasore bati ntabwo ngiye gupfa ndeba. Haragaho kamwe nabonaga nsa nkaho nkarusha imbaraga kari imbere yanjye, nkabaga kubisa igipfunsi kakubise kari gafite imiri gutya n'umupanga, imiri bitaka yase mba ndayitoraguye. Ubundi turarwana, umva kurwana abantu 5 ariko n'ubwo ari ukwiheba, bafite imipanga bakubita nanjye turarwana. None ndangije mbonye bagiye kunesha bataje kugira, ndiruka, nari nzi kwiruka, ndiruka none nsubira inyuma no muri kaburimbo banyiruka inyuma. Ariko ubwaragaho kamwe muri abo ngabo nakubise intuzi impirika kikubise hasi ahantu gutya umusaya akikubita hasi. Muri babandi 5 umwe ubwo namukubise hasi, undi none ahaguruka ajya kugira ngo ajye gufasha wa undi nakubise hasi. Ubwo none inyuma yanjye hirukanseho 3 banyirutseho, ndiruka njye muri muhanda kaburimbo nshaka kugira nkomeze ngana i Kigali cyangwa ndekasubira i Rwamagana mu mujyi. Ndakase ngeze ahantu ubu ngubu ni ahantu kubabikira, hari centre y'ababikira iteganye na paruwase. Ndaharenga nigira imbere gato ahantu bayita kuri Electrogaze ubundi rege ihakorera. Mpageze imbere none bavuze induru, hari abasirikare abajanda bagendaga mu muhanda bagati mu murase batangiye kurasa. None nkajya ngumva amasasu arimo kubita imbere yanjye muri kaburimbo. None ndangije ndakata ahantu kuri kwishuri rya primaire hari, ndakata ndiruka, hari agashyamba k'intuze k'inturusu ncamo
babandi barirukanka ahantu rero harimo ibiti bya ngabo bifite amahwa mbinyuramo bo kuko bari bahazi ntabwo nari nzi ahariho kuko bari bazi ko harimo ngabo bo baca ku ruhande kujya kuntangatanga baciye gutya ku kiliziya n'ahantu habaga ababikira ngiye ndiruka numva ko mbona ikigo cyari imbere ntabwo nari nzi ko haba n'ababikira mbona gifite inuze urupangu ntabwo nari nzi ahantu ngiye hariho ndurira hari akantu k'akanuza nakita gukira akantu gakoze n'amatafari mba nkakandagiyeho ndasimbuka mba ngeze hejuru ngwa mu gipangu ba bandi bagiye gutangataka ku ruhande babaraje bagiye kuri hari ahantu harabananira rero abana ngeze mu gipangu ubwo ariko ubwo nibwo buvuza n'induru ubwo nije mu gipangu hasohoka umubikira mwiza muremure aramura tuturutse barimo baranyica barankurikiye bati ubwo batanye gukubita kuri portail abandi barimo barura nimo ndabona intoki zabo bashaka kurira byabananiye giye kunurire nungu nasubiye njya kubareba aho hantu nkubwiye ngo nungu wambwe mpasubiremo sango nahasimbuka bagezemo ubwo umubikira ati uturutse ndamubwira nti yewe nje ntutse Rwamagana barimo baranyirukanka bashaka kunyica anje bakubise urujye wa mubikira yari umubikira rwose ntuzi ubona ufite imbaraga muremure w'inzobe arakimba arangije arabakimba ati murashaka iki atari cyitse cy'inkotanyi kigira ati n'inkotanyi turamushaka tumuduye tuye kumwica bati se murabizi ati niwe noneho mu bantu yabonagamo rero aza kumenyamo umuntu umwe uwo muntu niba akiriho rwose bazamushakira umuntu ndamwibuka yitwa Karaveri kuryo izina avuga ati Karaveri ati nawe ni wowe tugabaho igitero uwo Karaveri ngo yakoraga muri menerizo Rwamagana hari muri atelier yabazaga Rwamagana ati Karaveri ati nawe ni wowe ugaba igitero hano ati muzi ko ari inkotanyi ati turamushaka arangije ati mujye hanze kamubwira na Karaveri mubikira afashe Karaveri ati none se bimeze ati twebwe umujandome yamuduhaye ngo tujye kumwica ati ni inkotanyi ati atirangije aducika yirukanka ati uyu muntu mumureke uwo ni wa mubikira ati ndamuzi ntabwo ari inkotanyi ati umuntu uri mubyara wanjye n'impamvu yaje ahungira hano arangije atereka nkwereke aragenda ajya mu cyumba mbona arakase abazanye inoti ya 5 arayimuhereza akora mu kabati afatamo umugati aramuha ati genda ubwire bagenzi bawe gucicikira mugarukirana kandi nongeye kuvuga ko ari umuntu uri hano arahereza Karaveri ati urakoze cyane masere nuko arasohoka arakiye guturayije twicana mu bikira ati subundi uturutse he ndamutekereza ko navuye Rukara ku itariki ya 9 nza Rukara bimeze nabi muya nicyo nakoraga ko nari ipeji nzi Rwamagana ko badufashe bajya kutwicira ahantu byose nemutegeza ubuzima bwanjye mvuyemo arangije mu bikira ati se ati uzureka kurya ndabani kurya ntago mbere kurya ko nta nibyo nshaka ampa amazi reba rero ndimaze iminsi itarya nararyaga amazi nkayaruka azana inuzi ndibuka aho batera tuntu twatetse mu gitondo tujya turyaho mu gitondo tuporicire kanyishyushye nguhe urya yarayizanye noneho yo hari ikintu nagize yo numvaga kwera amaraso abantu bamaze gutema ibiryo byose numvaga ari amaraso narabibonye gusa ibiryo ko ari amaraso azanye byose bihumura amaraso ndaruka ndukubusa amazi yagize ati ndabona igihe niyesha njya kuryama nicyo kibutira anjyana ahantu mu cyumba ndenda ryama arangije ikintu yakoze nabona n'imyenda yanjye ariho amaraso bumva ahantu batemaga turi kumwe ati vanamo imyenda tukwereke twenda zana ikabutura n'undi mupira arawumpa tizana imyenda yawe arayitwateka tujye kujye kwikumesera byari maze niba nibuka neza nko masaa 5 saa 6 navuze ko igihe cyitwa amasaha ni ukugereranya ntabwo nta muntu atugaga isaha imyenda yanjye kwimesanya kandi njya kuryama ndagenda ryama nimugoroba ngiye kumva umucyaraje arakomanze ati urumva umeze ute ndamubwira ati imyenda yumye ati twayiteye pasi ati vanze uyambare ati hanyuma tujye mu misa tugira hano misa ya saa 12 atuyizemo nuko mubikira azana ntuze turajyana ati se urumva nta kintu urashaka kugira kurya numva nakirya azana umugati n'icyayi azanye umugati mpitamo nanone ari amaraso batemye ati byihorere tugiye rero muri chapelle tugeze muri chapelle turinjira ikitangaze cyabayeho none twinjiye muri chapelle dusanga abantu barimo bose n'abantu tuziranye barambonye bose baturika amarira baravuza induru ubwo aho ngaho twageze muri chapelle harimo abapadiri bavuye izaza baje bahunga nabo ubwicanyi izaza harimo padiri Kayitana hakabamo padiri Luka hakabamo padiri Leonari padiri Karisiti noneho na mukuru wanjye padiri Gatera yatara abapadiri y'umufaratiri bose bambonye baraturika bararira bati se
wagize hano uti ni jyewe naje, ati niwe bantu baje birukankana ni jyewe, batubwira ngo umuntu baje bashaka kwica n'iki cyose ntawe tuzi ko ari wowe. Hari hirya indi ranje ryo muri chapeli yarimo ababikira nabo bari bavuyiruka, bari baravuye irukara, bamwe ababikira bitwa ba Veneranda b'abatutsi nabo bari barahungishijwe, bari barahungishije aho ngaho, bose bambonye bose bararira, misi irahagarara. Bati dutekereza uko byagenze, ndabibabwira bose. Nuko misi yagomba gutangira saa 12, abantu twayitangiye nka saa 12:40 mbaje kubaha byose uko byagenze. Bambaza nabo bakabati mu izo nzira bimeze gute, nababwiye ibyanjye ko bambaza no hanze ko bimeze, ko ntebe bafite amakuru. Nabo bambwira ukuntu basize intuza bahunze kuri 13, ubwo iyo tariki ntaribagirwa, hari ku itariki 15. Kuba nabo baje kuri 13 bica izaza, ko nabo bamaze iminsi 2 aho ngaho. Tuvuye mu misa turangije, noneho turarya, noneho mbona abantu tuganira, apeti iragaruka ntangira kurya. Sinzano badanagije ibintu by'amantu, sinzano masera avanyiriza amatora, dushyira aho ngaho turaryama. Buracya kuri 16 tugumaho kwa maseri, tugera none muri chapeli, ariko dukurikirana amakuru yose. Abantu basohoka akagenda akabwira amakuru, akaza kutuvuga ukuntu bimeze, bati hariya muri economique barimo barahica, kuri economique batangiye kwica nawe icyo gihe mbagwa muri za 16 bati barimo barica muri economique, abandi bati ntuze za Rutone barimo barica, Rwamagana barimo barica 16. Abantu bose bazatubwira ko birakomeye. Turara aho ngaho, nimugoroba hatangiye kuza, hari abana rero b'abakobwa bakomokaga mu cyahoze ari Ngarama, za Ngarama za Kivuye, bari baragize kuko ako gace kari kafashwe n'inkotanyi, bigaga muri economique Rwamagana. No mu biruhuko ntabwo batahaga, bagumaga aho ngaho muri economique Rwamagana. Abenshi rero b'abana bari abatutsi. Noneho abana aho babaga batangira ukajya baza bakatwara umukobwa umwe, bakamutwara bakajya kujya kumufata ku ngufu. Abana barashimisha tubareba rwose, no mu bikira agakurikirana ati rwose ati yose. Ariko ubwo ntaribagirwa uwo mubikira aho twari turi, congregation sinyibuka neza uko yitwa, ni umubikira witwa Mama Jean de la Croix. Uwo mubikira amaze nk'imyaka nk'itatu cyangwa 4 yitavye Imana, ariko yapfuye baramugihaye igihembo cy'abarinzi b'igihango. Nababajwe nuko, ariko nabyo ku rundi ruhande biranshimisha, ntabwo nigeze mutangaho ubuhamya, ariko abantu yagiriye neza i Rwamagana barimo abo bana bagira aho ngaho, nibo bamutanze ubuhamya yuko yabarokoye mu gihe cya jenoside, kandi yari n'umututsi. Arangije rero ubwo ndashaka kuvuga, noneho abona ko ibintu byatangiye gukomera, batayitwara abakobwa bakagenda bakabagira bakabafata ku ngufu, batagenda bashimuta abantu bamwe na bamwe. Arangije sinzi ukuntu yaje kuvugana na ntuze na komanda baho ngaho, bashobora kuba hari ukuntu bari baziranye, cyangwa se yavuganaga nabo, batuzanira abantu baje kuturinda. Mbona niboneka neza ku itariki 17 batwohereza abantu baza kuturinda, abajandarume 2 baraza, ku buryo nta muntu yinjiragamo aho ngaho. Bigejeje nimugoroba nka saa 9 haza umuriyetona. Uwo muriyetona aratubwira ngo ntimugire ikibazo, uyu nguyu ngo ni mubyara wanjye, ngo no muri Rurindo, ngo turagira ngo bafashe hano, bashobora kubica, tubajyane kwa Musenyeri Sibomana hari hakurya y'umuhanda. Nabwo ko ari abapadiri, na Musenyeri Sibomana twavuganye, twata abapadiri muwazanye anga tubarindira, hamwe bemeye kumpa umutekano. Abapadiri nababwiye abari bo, harimo Kayitana, harimo Ruka, harimo Gatera, harimo Faratiri, harimo Leonari, harimo Karisiti. Arangije Marcel ati nawe jyana abantu bapadiri, nta kibazo, tindabisobanura Musenyeri Sibomana. Abwira wa muriyetona, tugende ubwiye Musenyeri Sibomana ko uyu mwana nawe ari murumuna w'abo bapadiri, nawe amuhishe atazagwa hano. Nuko uwo muriyetona aratwambutsa, turi abantu bageze nko kuri hafi 8, turambuka umuhanda wa kaburimbo tugera kwa Musenyeri Sibomana. Tuhageze usanga Sibomana arahari, aratwitegereza, asuhuza abapadiri, buri wese aramubaza ati padiri bite, Leonari amakuru yizaza, akamusobanurira, bose bari namusobanurira. Agera kuri murumuna wa mukuru wanjye ngo yari umufaratiri, ati amakuru y'ikifaratiri, bose yari abazi. Angezeho ati ko ntakuzi muti, twanigewe ntabwo ndi umupadiri, ariko urabizi nize mu seminari, rega nanjye ngiye kuba padiri. Numva toya, giye natumye abapadiri, abantu batarapadiri ntabwo mbashaka, va hano. Musenyeri mbabarira rwose, nti yewe nanjye rwose wenda nibiramuka bitunganye nzasubira mu kuba umupadiri, ariko mbabarira umpisha. Toya ati genda. Nuko Musenyeri aranyirukana. Sibomana ndasohoka, nari maze kuba ikihebe, numvaga ntabwo bangifite. Ndasohoka ngura umuryango, ubwo n'abapadiri bakamubwira ati se wa Musenyeri wamuretse, ati we yanabwiye ko arabasenyeri, ati
nuza ati komanda aze kuza agira ambaze ngo abantu nahishe batari abapadiri bite kuko nabwo ko ari abapadiri. Ndazamuka kuva aho ngaho kwa Musenyeri, abantu bazihara kuba bikira muzahitegereza ugera ku muhanda hari nka metero zigeze kuri 40 cyangwa 50. Ndazamuka ngiye gufuza kwa Musenyeri, ati Musenyeri yavuze ngo garuka. Ati sindaza gukora iki ko yanyirukanye, ati Musenyeri yavuze ngo garuka. Nza none nariye karungu kumvuga noneho ngiye kugenda noneho nkapfa ndwana, ariko bikarangiye ko namaze kukwirambirwa. Subira rero aho ngaho ndagenda nko barakingura, sanga Musenyeri handi yicaye n'abapadiri. Ati uri padiri? Musenyeri ntabwo ndi padiri pe. Nabigusobanura ko giyewe nize mu seminari zaza, hanyuma njya ni Rutongo birananira mvayo, giye ntabwo ndi padiri. Ati uri padiri? Ntabwo ndi padiri, nabigusobanuriye urumva, nushaka kumpishe cyangwa ubyihorere ntabwo umwantesha igereka nigendere. Arangije Musenyeri ati wowe gicucu uri padiri? Igipadiri gute se? Niumva namaze gucanganyirwa. Ati ubu rero kuva uyu munsi ugiye kuba padiri. Nihagira abantu igitero kizakiza uzajya uvuga kuri padiri, uzajya uvuga ko uri musivili, uzavuga kuri padiri. Murakoze Musenyeri, ndi padiri wa ntirukira kuko sazi rukiri wacu. Padiri wa rukira ni ibyo bintu bifate uzavuga turi padiri kuko ndi padiri rukira. Sawa. Ubwo rero twicamba kwa Musenyeri, ubwo twasanga n'undi mupadiri umwe witwa Pascal, bavuga ko yavaga ari muri diocese ya Gikongoro, yari yaje kuvuza undi mupadiri. Umupadiri arwariye mu bitaro by'i Rwamagana, undi agataho ngaho. Tuba ikipe nini igeze ku bantu bageze nko ku 10. Ko hari n'abandi bari mu byumba hirya nka padiri mukuru witwa Masumbo ko nawe aho ngaho hirya. Hari n'abandi baba ko bishanga ko ntabwo tuba tuza aho bari. 17, 18 hazi interahamwe. Ziraza nimugoroba, ziraza ziradufata. Navuze vuga iby'amasaha, isane ndayitaye kera, baraza abapadiri ibintu bafite barabibambura amasaha, ndibuka Kayitana yashatse kurwana nabo bamutwaye isanziza yari afite, barimwambura ibintu byose babitwara. No kwa Musenyeri hari ibintu by'ibintuze by'ibikarabira byarimo za wisiki barabisahura byose babitwara, ibyo mu nzu bitwara. Musenyeri abahenda ati mwagize ibyo musijya byose babitwara, ariko ntibatwica ariko barasahura baragenda. Nijoro turi muri chapelle nka saa moya, turiko tumva bateye grenade muri chapelle twa turimo. Itwara igice kimwe cyo koza ntiyagira uwo ihitana, ariko bayiteraga bari inyuma y'ikigo bagatera ngaho mu ntuzo. Misa ntiyarangira muri chapelle, turongera dusubira muri cya cyumba cyacu, turaryama. 19 noneho ubwo twajyaga ari aho ngaho twari turi, twararyaga ariko tugatana kujya gukora vaisselle, kujya koza ibyombo. Kuri 19 ari n'igihe rutaye kujya koza ibyombo mu gikari. Ndasohoka ndoza ibyombo, igihe ngiye kurangiza ngiye komona umujandarume arinjiye. Ambonye ati pesheti urakora iki hano? Tani nahungiye hano. Abajandarume benshi bari banzi rero, kubera ko irukara habaga akadetashoma kabo, ni ikigo cyari gihari kubera ko twari twegereye parike ya ntuze y'Akagera. Bavuga ko harimo inyenzi zahungiyemo, bakundaga rero kuhaza bakagenda basimburana. Uwo mukaporari ambonye ati waje hano uti? Ati ahubwo Musenyeri tugiye kumutangaho raporo kwa komanda. Kibatubwiye ko hano hari abapadiri, ati genda kuza. Aramfata ati rekera koza, amfata akaboko. Ati Musenyeri ari yanjyana kwa Musenyeri. Musenyeri yumvise ko yinjiye, uwo mujandarume bari bashinzwe kuturinda aho ngaho, kuko niba bandi nabuze mvuga ko Musenyeri yaratse ko baturinda. Ambonye ati Musenyeri ko watubwiye ngo uhishe gusa abapadiri, uyu nguko muza ari peji yageze hano ati? Ati murekeye, ati nawe n'umwana wacu ati yahunze asanga abakuru b'abapadiri, tino mpamvu namukiza, ati none uze kumureka. Aramuhenda ndarangije atereka nze nkwereke. Aragenda sinzi ibifaranga yagiye aramurundira. Byari ibinoti byinshi cyane ndabyibuka, arayimuhereza. Umujandarume wonye ibinoti byinshi cyane bagira ngo ni amadolari. Aho twaje kumenya ko ari amasefa. Ku buryo nk'ibyo bintu yarunze byari nk'amafaranga nk'ibihumbi nk'ijana by'amasefa. We yarazi ko ari ibihumbi 100 by'amadolari. Arishima ati rwose Musenyeri ati nzabarinda neza, ati nta n'umuntu uzongera gukora aha ngaha. Nijoro Musenyeri yavuze ati cya kintu ni igicucu, atari amasefa, ati wanze ari nk'ibihumbi 2 by'amanyarwanda. Ariko aduha umutekano rwose, ntiyongera kugira ati nzajya mbarinda. 18, 19 ubwo turi ku 19 twirwa icyo gihe, ariko abantu bati inkotanyi ziri hano hafi zigeze Kayonza. Ati zatubare kuko zikaza zikatugira ko ibintu bimaze kumera nabi, tuzaje rwose ko batangiye kudutera ibitego byamaze kuba byinshi cyane. Bajya kuba duteye bakaza bagasaba ibintu byose bakabitwara. Hari umupadiri umwe niba yari afite ihamuka witwaga Karisiti, we yari haye akazi ko kujya gusengera abantu b'inkomere bari mu bitaro.
agasimbuka ikigo akagenda yari mugufi ntabwo wamenya ko ari n'umututsi yari umututsi w'isake ariko yari mugufi cyane kuri benshi batamumenyaga akagenda akajya mu bitaro akagenda agasengera abo bantuze abarwayi inkomere ariko akaza akaduha amakuru nibaza kutubwira ati dore kanaka bamwishe ati dore ntuze inkotanyi zigeze aha ngaha ati mwitegure inkotanyi ziri hano hafi kuri 19 kuri 20 twiga kumva amasasu menshi avugira mu nkengero z'umujyi wa Rwamagana nimugoroba yiko tubona rwose tumaze kwiheba ko tubonaga n'imodoka zicaho zigenda urebera gucya hejuru ku rupangu zicaho zigenda ziki Kigali abandi ati inkotanyi zigeze Kayonza abandi ati wapi yiko tubona nimugoroba rwose hafi saa 9 saa 10 yiko tubona abantu buri gipangu abandi baragifunguye cyo tubona hayinjiyemo abasirikare benshi tubarebye tubona n'ukuntu bambaye batandukanye n'abasirikare nabo ni inkotanyi baraza barinjira bakimara kwinjira noneho wa musirikare wa undi wa mujandarume bari baturinze bo bari babimenye bakurikirana amakuru hafi imbunda bazitaho ngaho bari mu gikari basimbuka igipangu baragenda baranje inkotanyi zirinjira baradusuhuza bati bite turabwira bati ntimugire ubwoba turi inkotanyi tuvuza induru twese turishima kuko turokowe n'iki byose nuko bati mwebwe bimeze bite turabibwira bavugana na Musenyeri ati abantu bari hano bameze bate baratubwira Musenyeri ati muri inkotanyi ati hari n'abandi bantu bihishe aho ngaho hari abantu benshi kwa Musenyeri tutaye tuzi bavuga ko abantu bitwa barwa bukamba ariho bari bihishe bavuga ko abantu bitwa banzovu hano Karenge baje kwitaba Imana nawe niho yari yihishe hari abantu benshi kwa Musenyeri tutaye tuzi abantu bahishe Musenyeri bose agenda bavundura yarabazana baje ati rero ntabwo dushaka ko muguma hano yacyari zone y'intambara mwese nimwerekeze Kayonza nuko ubwo badusohora aho ngaho ufite ibyafata bifate ariko ni mwese nimwerekeze Kayonza turabahobera tugira gutumvaga ugeze mu ijuru turagenda dukwitana n'abandi benshi muri Rwamagana umujyi wose hari abantu ihirira cy'abantu turagenda turari Kayonza umuntu uzaraha muriga turi benshi mu gitondo turahava twagendaga n'amaguru ubwo abantu bwo ngene n'amaguru kumvaga ari nko kugenda ndibuka nk'ikaye Rwamagana Kayonza kumva twagize nk'iminota nka 20 n'amaguru nta kurambirwa turaraho ngaho muriga mu gitondo tujya igahini mu nkambi tugeze ingahini noneho haba ikibazo abaturage birukara nahunze ku 19 bose bambonye inkambi yose irashwanyuka abakecuru baza bahobera bagira ati se ubaho ntago bazi ko napfuye kugeza ubwo noneho hagezeho abasirikare b'inkotanyi nabo bagira ubwoba baza kure ikibaye baje kuryo kugira ngo ngereho nakiriwe n'abantu barenze 2000 bari aho ngaho mu nkambi bose kuko bari bazi ko napfuye byarangiye inkotanyi baraza bati se baramfata abasirikare bati bite ni nawe nakoraga inanga ndahunga ku itariki ya 9 ariko ndahunga Rwamagana niho ndokokeye bati se iwanyu nihe ndababwira nuko babakecuru nagiye ngira neza bazamukaga nagiye mbana mu nzira bati bwe tugushakira hoba sizano batujyanye ku nyuma y'ibitaro by'igahini mbona abakecuru nibuka umukecuru umwe witwa Maria wo kwa Mutimura ajyana ahantu hari abapadiri nabo bose badushakira ahantu tuba badushakira inuze dusanga batetse uko bamaze kuhamenyera inkambi bamazemo nk'iminsi 3 hafi 3 ngira ngo hafi 5 baduha ibiryo turarya turangije nibuka umugabo w'inshuti yagitwa Soso nahoze mbwira nawe twavuganye ubwo gatabo ngati babane mugiye gusura abantu bakomerekeye hari ibintu bitarabane inkomere nyinshi cyane genda sura abana bagiye bakomereka batemaguye bambwira ko base bapfuye bose bambwira ati bitwa bakana mu Mathias barapfuye ati bitwa bajere gashirebuka barapfuye n'abana babo atabitwa ba Damascene mwari kumwe yarapfuye n'abana be bambwira abantu benshi cyane none bakajya bagiga n'abakomeretse tugiye tubasura muri gari baje ati rero uwo Soso ati rero ubu hano no kwirwanaho bati tugiye gushaka ibiryo turabishaka ati tugende abana reka nkore cyane tujye ikarubamba aho nari ntuye ndumva nari mfite umufuka w'ibishyimbo turebe ko nawo mufuka ukiriyo turebe n'ibintu twavanayo baransiga bati sibyo ntibacyabaho nikagiye kurira n'ibintu bikoresho byanjye byo mu nzu ko nabyo bikigize bigize bikiriho tugende nshobora kurera ukuntu wenda nabyo nabirokora nuko size umuntu wantije akagare yego kugira ngo tugeze ku kindi cyiciro rero ubwo maze kubohora noneho urarokotse mutangiye ubundi buzima turagira ngo mu magambo make noneho tubwire kwiyubaka kwawe nyuma y'iyo nzira ndende wanyuzemo y'ibibazo wenda ntaragera cyane byo kwiyubaka
navuga ko ubuzima bwanjye wenda nabushyiramo ibice bibiri cyangwa se bitatu. Hari icyo gice cyo kurokorwa, ariko igice ngiye kugeraho kindi kandi nacyo cy'ingirakamaro ni uko nanjye nafashije nibura abandi banyarwanda bo kurokoka. Aho niho nari ngeze. Ubwo mvuye aho ngaho nyine maze kubona n'abantu, nimugoroba haje abasirikare b'inkotanyi, baraza bati afande aragushaka. Afande ndi bati afande uyobora kano gace turimo ataragushaka uze muvugane. Ubwo navuye gushaka n'ibiryo twe tutanabiteka. Afande rwose aragushaka ati uze muvugane. Ndagenda afande ndamureba, yaricaye ahantu mu cyumba, umugabo mwiza cyane, ndamusuhuza. Arambwira ati turashaka kugira ngo tukumenye, twabonye abaturage bose bahurura bagusuhuza, ati urindi. Nuko afande ndamwibwira, mubwira ko nakoraga i Rukara. Arangira ati se iwanyu ni iki? Ndavuga ni ngewe iwacu ni ahantu bita za Rukira, ukomeje ukarenga mu mujyi Kibungo. Ati se watujyana ukajya kutwereka aho hantu izi Kibungo? Ndabandika ngusabe ikintu kimwe afande, naba ngize Imana. Icya mbere ngewe nakoraga inaha ngaha mu rwego rw'akazi, ariko iwacu batuye ahantu bita Rukira. Mbabarira tujyane, icya mbere njye kureba yuko iwacu bakiriho. Icya kabiri urabona akazi nakoraga kahagaze, sinakomeza kubaho gutya muri ubu buzima. Reka nsange ababyeyi, mumfashe rwose tujyane dusange ababyeyi, hanyuma aho kugira ngo umanga mu nkambi ntago mpamenyeye naje anga niyo mpamaze imyaka 2 naje anga kubera gupagaza, ariko reka nsange ababyeyi ndebe ko nabo bariho. Bati nta kibazo, batuze imbunda ndayizi, bati wicara anga noneho turaza kujyana mu kanya. Barangaburira. Ngo ndibuka bigire nka saa 3 za nijoro, haza amabisi yarimo abasirikare n'izindi modoka, nanjye banshyiramo mu modoka n'uwo musirikare. Uwo musirikare rero ni Majoro Kirindi, yaje no kwitaba Imana nyuma y'intuzi Imana muri ruko idashira. Yaje kwitaba Imana ariko arwaye, nubwo yarageze za Cyangugu. Turajyana na Kirindi, turagenda tugeze Kayonza, ndabyibuka tujya kuri station tunywesha esansi, turagenda turara ahantu ubu ni ku murenge wa Kabarondo, Kigali komine Kabarondo. Turaryama, mu gitondo nka saa 9 turabyuka. Ubwo noneho tumanutse ya modoka turazisiga, tumanuka n'amaguru. Turamanutse tubungu turakomeje, ugiye gutwereka aho ngaho iwanyu twarebe, hanyuma utwereke n'izi nzira turazizi zose. Ati uko ducina nzira yanga urazi nti inzira ndayizi, turaca rw'inkwavu, hanyuma tugende gusa turajya dufata umupaka wowe tuyobore. Turagenda. Bwagiye gucya mu gitondo tumaze kugira kwambuka ahantu bita kuri Kadiridimba. Aho hantu twasanze interamwe zitagira ingano ziturasaho n'imyambi. Ndibuka ari umusirikare wari twari kumwe bamurasha umwambi w'ingobe. Umwambi w'ingobe burya ni sansinike, kugira ngo bavane barinze gutsindagira basubiza imbere, ntabwo ushobora kuwusubiza inyuma. Turasaho amasasu atangira kuvuga ko mu bitaro by'Inkwavu hari intuzi, harimo abasirikare b'amakajoriti bakomeretse. Batangira kuturasaho nabo, batangira kurasa. Cyakoze baza kubona inkotanyi ari nyinshi mu murongo, bariruka barahunga, abandi barabahungisha. Turakomeza tugera za Nyankora, agace kamwe gakomeza kagana ku Murindi. Twebwe groupe twari turi kumwe tuzamuka tugera kuri Hotel Akagera, niho twaraye. Bukeye dukurikira babandi tugera Nyarubuye. Rero mujya mwumva no kuvuga ngo abantu bafashe Nyarubuye, nanjye nari ndi kumwe nabo. Tuhasanga imirambo myinshi, buriya ibintu byinshi mutabonye, ariko abantu batageze ahantu biciye abantu, hari ibintu byinshi mutabonye. Aho usanga abantu bagihorogoma, aho usanga umuntu bamuciye ukuboko, abana baboroga mu mirambo, mu kiliziya, abantu bose bakivuza induru, ubona harimo hirya no mu shyamba ukabona umuntu akiri muzima. Abenshi bakubona ati mwampaye amazi, abandi bavuza induru bazi ko ari intambwe zigarutse. Nuko tujya muri akazi yo kugira ngo dushakishe muri iyo mirambo abakiri bazima n'iki byose. Ubwo nihuse hari abantu twafashe icyo gihe babatwara mu nkambi n'uzi Nyakarambi, ariko ngiye nkabwira afande o Kirindi wahambare kaje kure iwacu rwose. Jewe akazi kanye nakaranje nabayoboye, tumanuke Nyakarambi ni kure iwacu, duce undi muhanda ndawubereka, umanuka uca za Gituku tujye iwacu, ngiye kure nsange iwacu rwose. Ndashaka kugira ngo iwacu ndebe ko bahari, hanyuma mbasange, kuko ntabwo ibyisike ntabwo ari ibyanjye. Ngiye najya mu ngezi iwacu. Tuvuye Nyakarambi wa musirikare Kirindi ati tujye iwanyu noneho. Sinibuka amatariki wanze, ariko mu matariki
nka 25 hafi kuko iby'amatariki ntabwo nari nkibyubara gusa bwaracyaga bukira noneho dufata uriya muhanda bazi inuze Nyarubuye tumanukane muri iyo modoka ya Daihatsu yagendaga amafande ngo twaricana kuko nari guide we tumanuka uriya muhanda tumanuka haraza umanuka aho yawuce ku Murindi umanuka za Ntaruka za Rugarama tumanuka za Gituku aho ngaho ngiye ntabwo mpazi neza n'ubwo gace k'iwacu tugera ahantu bita haraza Gitwe hari hafi ya Yave ngeze Yave no ntangira kumva aho ngaho mpazi nubwo nakomokaga izuki ariko ntabwo nigeze mpaba cyane ariko aho ngaho nari mpazi kuri Yave Gitwe twani ndahazi none ka ndebe dushobora no kubaza n'amakuru tugeze imbere gato mu ikorosi gutyo ugiye kugira ahantu bita Gakuto hari umututsi rero tuyitwaga Rwabukombe yari afite umukobwa witwaga Chantal twiganye afite n'abana bitwa ba Corneille numva bariho banza gukora muri pariki y'Ibirunga ndagize abone hano imbere ndahazi hari umututsi rero tureka turebe ugiye nabwo ngo tubaze twumve amakuru y'iwacu aho hantu kugira ngo mbone abantu nsanga inzu barayise nta nzihari ntangira kugira ubwoba turamanuka tugeze epfo kwa centre ka Gakuto tuhasanga interamwe nyinshi cyane zirimo kujya zitetse zirimo kurya amanyama zitubonye zitabyaye bya ntuzo ko bamenye ko inkotanyi ziri nuze zageze Nyarubuye batubonye batizana n'inkotanyi bariruka bati ibiryo byabo turakomeza cyo kuza ntihagira umuntu urasa turagenda abanire hano imbere naho hari urugo rw'umututsi aho bitaka kwa Rusiribana naho ndaza kureba ubwo nibo kubwira afandi twa twicaranye twe kwareba naho niho nshaka kugira kure ko iwacu batabishe tugeze kwa Rusiribana dusanga naho ntanzi hari barayisenye kandi ibintu birakomeye tugera imbere ku kibuga cya primaire cyara kuri primaire ya Buriba hari mushiki wanjye twakurikirana gitwa Muteteri yari yashatse kumugwa witwa John twani atuyara kuntu nituhagarare njye kubasuhuza aho ngaho kwa mushiki wanjye inyuma y'ishuri ndebye gukinzo sanga nayo barayisenye turamanuka hari ku kigo cy'umupira cya Buriba tugira kwa centre harabita mu Kanzenze twageze naho hari abaturage benshi barimo kurya inka neramwe nyinshi zirimo kurya inka zitubonye ziriruka sinzi umuntu umwe aturashemo twandi ndabone rero abantu mushatse mwana barasaba abantu nibo bishi wacu byanze bikunze ariko ni mu gihe umufata mu tubazo ko hakurya gasante ko mukanzeze warebaga iwacu hirya gutya mu rutoki hirya gutya muri metero nke hari naga umuhanda ucaho hagira ntantu mwaretse nkabazi iwacu kirinda itabona ko byose abasirikare bafite amakuru yose ati karase ati dukomeze tuye amakuru ndaza kuyaguha yose tukomeze turakomeza turenze iwacu turagenda tujya kuri commune Rukira twagiye dusanga none ni imirambo gusa yari maze no kugira yari maze no kubora n'iki byose turareba nta bantu bahari abantu bose baragize ko amasazere agira atumeka turakomeza kujya muri centre ya Rukira twageze turahagarara iby'amahirwe gutya turi gutwaye ko tubona haje umugabo sinzamuye w'umuyisilamu yitwaga Mutoka Mbare azana abayisilamu kazi bageze kuri 5 araza aradusuhuza arabatwereka ati babasiramu kazi nabo bambonye barampobera barantu iwacu umwe yitwa Rahama benshi bamuzi ku izina rya Mama Hariro na mukeba witwa Mama Mina bari Rukira n'abandi badamu nkabangahe baraza dusuhuza ubu nabandi none ngize Imana bitambwira fani rero ngize Imana reka mbaze abantu twe duturanye makuru iwacu baza Rahama cyangwa se Mama Hariro iwacu bariho ati bose barapfuye bose barapfuye umuntu ushobora kuba ariho ni Kamiri bahungiye Tanzania ariko abandi bose uzi twari turi kuri commune na mama wawe twari turi kumwe na mukuru wawe Karamage na mushiki wawe Muteteri n'umwana we na Gahongayire na Korodina atabo bose barapfuye ni gushakisha barapfuye bari hariya iriya mirambo ubonye hariya no mu cyobo tibura barimo niba ufite aho ujya ugende kuko bose barapfuye nta n'umuntu usanga mu rugo igihe tukivugana gutya hazo undi mugabo hari umugabo munini nawe wundi bari aho ngaho nabonye zizo ukuntu yambonye aramenya yaricaye ahantu gutya ahantu bitaga kwa Joseph Muyambyi yari kumwe n'undi mugabo twiganye witwaga Ntuze Ndikugwimana Manuel yakoraga muri Mijema bambonye nabo baraza baransuhuza bo bari bazi ko nanjye ndafandi ukomeye nuko baraza barasuhuza bati se ugeze hano ute ndababwira inzira naciyemo wa mugabo mbonye yitwaga Moses uwo mugabo yari wirukara nawe n'umugore we yari umunyarukara ariko yari umukorodoni wa mbere ukomeye yari afite icyumba yadoderagamo hara kwa Rubangura hejuru bavuga ko yari yarize ibyo byo kudoda mu Misiri ambonye ahita asuhuza ati mbabare umbwira amakuru yo mu rugo umugore wanjye Nyensi ariho ni baramwishe ati umuhungu wanjye Kamarade ariho ni baramwishe
umuntu usigaye iwawe ati umuntu usigaye iwawe ni umukobwa witwa Mimi, abandi bose barapfuye. Umugore wa Nyenyesi yarapfuye na Kamade yarapfuye bose. Hanyuma se inzu yacu byose barabisenye nta kimwe gihari. Aturabizi ati najya gute mu gisirikare, reka tubaza afande. Ngo mbaza afande kiri numubwira by'uwo mugabo warabimbwira byose yumva. Ati vuba tujyana. Ya mugabo ufite ibigango. Umugabo twijyanamo gutyo. Ubwo rero wenda ibyindi sinabitindaho cyane, nzagira umwanya wo kubabwira, gusa twarakomeje tugera i Butare, tuba turi Butare turakomeza ni Tour du Rwanda. Hari ikibazo rero wambajije kijyanye ni wenda uti wiyubatse ute. Ni ikibazo gikomeye nyuma y'urwo rugendo rukomeye. Cya mbere tugeze i Butare nagomba gusubiza amaso inyuma ko twafatiye feri i Butare mu matariki 4. Nagomba gusubira inyuma nkamenya ngo harya ba bantu umba nabasize aho ngaho, mpereye kuri wa mukuru wanjye Kayumba, harya Kayumba ariho cyangwa se ntariho. Namenye ko iwacu bapfuye, ariko bamwe mu Kamiri murumuna wawe nawe yahungiye Tanzania, ashobora kuba ariho. Ese koko ariho cyangwa se ntariho? Hari mushiki wanjye wabaga hano i Kibungo mu mujyi yitwaga mu Kabaranga, yari afite abana 4, nawe nagomba kumenya harya we ariho cyangwa se ntariho. Nagomba kumenya ngo ibintu by'iwacu harya byo tuzabijera gute, ko ndi mu gisirikare nageze i Butare, ho bizagenda bite. Ariko ibi byose umuntu akabirenzaho akabyihorera, kuko twa dufite urundi rugamba rwo kugira ngo igihugu twe twabohoye agace kamwe kari kafashwe, ariko hari hakiri izindi ntera hirya no hino zikihishahishe. Leta igiyeho rero nibwo bavuze ati abantu dutangiye tubafunge. Nkuko nabwiye rero nari umugenzacyaha, nzi gukora amadosiye. Ubwo abasirikare bampaye akazi nsubije ku kazi kanye nakoraga, nigisha abasirikare uko bakora amadosiye. Dutangire noneho gufunga abantu bakoze ibyaha. Ubwo tugira biro yacu nakoraga ka Rubanda, nsubira ku kazi kanje ko gwipeje. Sinzi uko nabyitaga ko narabisinyaga amadosiye turayakora, ariko abantu bakaza ukamenya ukuntu mubaza. N'abasirikare batwaye turi kumwe abigisha umubaza ni ibibazo 5, witwa nde, wakoze iki, wisha abantu bangahe, bagize gute, niba ibibazo ko bizi. Twatangiye turafunga hariya muri gereza. Nuko nyuma iyo kipe twakwitaga, twari dufite ikipe yitwaga ni y'abaroya y'abanyamategeko, twara abantu 4. Harabo nibuka we yari jewe, harimo Mucyo Jean de Dieu, harimo Maître Karega Innocent, harimo na Major Kizi yari wo kwa Habyarimana, ariko nawe twarafatana. Nitwe twashyizeho none amategeko tujya kureba byose, dushakashaka tugiye tubihuza, nuko dutangira gutyo ubutabera. Hanyuma turakomeza rero kumva ko akazi bari bampaye kari gakomeye. Gufunga ntabwo babona umwanya wo kwigendegembya. Ubwo kwa 7 kurangira, kwa 8, kwa 9, kwa 10, kwa 11, kwa 10 nkavuga ni mwampaye nibura ikibari nkajya kureba mu rugo kuko bimeze. Ariko ngeza kugira Imana, hari abana bari bataragize imyaka 18 bari banjiye mu gisirikare, bari barabatwaye muri Yesu. Ababyeyi rero benshi bagiye baza ngo muri Yesu kuza gufata abana babo kugira basubirane. Haza kuza umugabo umwe w'iwacu witwa Nzabonimana Isayi, yari afite umwana witwaga Jire, ndabyibuka. Aje kumufata Kizimana ndamubona, yaraziranye n'iwacu. Ndamubaza, mbwira amakuru iwacu hari umuntu ubaho? Ati bose barapfuye. Umuntu uriho ni Gatera yari Faratiri, ati nawe aba kwa Musenyeri Sibomana. Atari ko abantu bose bari kuri komine bose barapfuye. Hanyuma se abandi babaga i Rwamagana Kayumba, ati abo ngaho simbazi. Ati hanyuma se Mukabana, ati nawe simuzi, yari umwarimu kazi yabaga hano Kirunga yarigishaga. Ntangiye rero none kunegosiya ukuntu nzabona ikibari. Ndacyaka mu kwezi kwa mbere, ubwo twinjiye mu ndi mwaka 95, ndakomeza ndumva ari mu kwezi kwa 4 nyuma y'umwaka nibwo nabonye uruhushya rwo gutaha. Burya nta munsi utagira izina. Ni mu gihe basenyaga inkambi ya Kibeho, bayisenyeye bampaye uruhushya naje. Kaza zizango Kamiri bavugaga yaratashye, turaramukanye nyuma y'umwaka twe tarabonana. Nsanga abana baragize, bafite abandi bana babana hano mu mujyi Kibungo, bafite umukecuru wabashyize hamwe witwaga Jacqueline, babana se ujya ku masamba, ati njyayo, ati nkajya gukoresha, tujyane. Batangiye kugira udupikipiki bakaratagaho, barantwara tugera ibiki yasanga. None ubwo nibwo ngeze iwacu. Icyo nsanga ni amatongo, ni urutoki rwonyine. Ukajya ugenda ukajya ubona imyenda aho ngaho mu rutoki bagiye bagira, ukabona amafoto amwe n'amwe dufoto twagiye turekipera bagiye bajugunya, tubona ibyo byose. Ariko inzu barasenye.
nuko mvayo ndangije mbaza ibya mushiki wanjye ngo wabaga i Kibungo, bati mushiki wawe rero we yaguye uwo mu Kabaranga, yishwe yajyanye na Cyasa bambuka Gashora, niho bamwiciye n'abana be 3. Umuhungu we mukuru we witwa Rudomoro we yaguye i Karenge aje gutabariza nyina, baramufatiye ari Karenge batangiye kumukubita, yohereza umwana ati jya guhamagara responsable Burahimu aze antabare. Umugore arimo kuvuza induru, umwana ageze ku musigiti asanga bari barasohotse mu iswara ya saa 12, umwana wo kugira bamutabatabare nyine nabita bamwicira aho ngaho, bamuciye ari Karenge hafi y'umusigiti. Ubwo amakuru ya mushiki wanjye ndabandanya, hasigaye no kumenya amakuru ya Kayimba twabanaga, abantu wenda bashobora kuba ariho tu, cyangwa se nawe yaragiye mu Nkotanyi wenda nkuko twese twagiye twinjira. Ndabana reka ngir Rwamagana, ubwo na mukuru wanjye Gatera yari Rwamagana, ubwo yari umufaratiri kwa Musenyeri, ndatega ngir Rwamagana musangayo, mubaza amakuru ye yantuze y'uwo mukuru wacu, ati nawe yarapfuye. Kayimba yaguye he? Ati hari abantu batuye Arabuswahilini batubwiye ko yaguye kuri bariyeri umanuka ugana za Sovu, ahantu bitaga bariyeri bitaga kwa Mwigishwa, ati naho ngaho bamwiciye, naho bigumushakisha. Ati ariko amakuru niyashaka, ati uzabaza umuntu witwa wari konse wa Kigabe witwaga Noheli, ni uzayaguha yose. Ubwo nsubira iminsi bampaye yararangiye, nsubira i Butare njya gukora akazi. Nyuma tugeze aho noneho ibintu bitangiye kugenda neza, nibwo ubugenzacyaha bwatangira gukora, nsubira mu kazi kanjye k'ubugenzacyaha. Nyuma dukora amahugurwa y'ubushinjacyaha, ugomba kuri bwa bugenzacyaha n'epeje mba ubushinjacyaha. Bakoze amahugurwa y'amezi 6, noneho dutangira gufunga. Ngeze aho mbaza inuze bajya kuba amaretere y'akazi, ndavuga ni muzamba bari mu nyohezi wacu i Kibungo, ndebe ko nasanga umuryango. Ngaruka ni Kibungo kuri parike nza kuhakorera, noneho mbona noneho ya makuru yose uko hari abatangiye kwirega bakemera icyaha, byose ndabibona. Abishe bose ndabibona, bose ndabibona, bose ndabafite, hari abazi ko ntabifite kose ndabazi. Tutangira rero kubaka burya ndoze umbwira no kwiyubaka. Ubwo nsubiye mu kazi kanjye, ndokokanye n'uwo murumuna wanjye wa Kamiri, nuko gusa nyuma yaho gato 2000 yaje gukora impanuka y'imodoka, aramugara. Ariko ibyo nabyo umuntu yakomeje arabyakira, mukuru wanjye nawe arakomeza. Ubwo hagati ngo yagize n'abo bapadiri 97, ubwo nawe kigiye ngaruka yari umupadiri muri paruwase ya Bari. Ubwo ubuzima rero twabwije gutyo, turangije nyuma umuntu amaze gutuza, turongeye dusubira kwiga. Urumva agenda nararangije igihe cyacu, warangiza agasogonderi ugakora amahugurwa ugasubira ukajya mu kazi. Icyo gihe ndibuka witwaga minisitiri w'ubutabera witwa Karugarama, nibwo yaje avuga ati ubutabera bwo mu Rwanda rurimo abantu abize kubaza, abize gucura. Nibwo habaye reforme mu ntuze mu butabera, batangiye kuvuga ati rero abatarize amategeko nibasohokemo, abandi mujye kwiga. Yewe ibintu by'amategeko byamaze kunanira, n'ubwo usa nkaho nabyanze. Akenshi ndagira ngo ni ntuze, sinzi impamvu nabitewe cyane ni kuba ufite amadosiye y'abantu bishi iwanyu ukayareba, baza kwirega barataha, ugafungura abantu bishe, ugafunga. Ibyo nize gisenza ajya avuga ngo abacitse ku icumu twabikoreje umutwaro uremereye. Ni ubutabera twagomba gukora, ubutabera bwunga bwa gacaca, ariko niko byagomba kugenda. Nuko turangije nkomeza ndiga, ndangiza icyiciro cya 2 cya kaminuza bijyanye n'ubumenyi muntu. Ubu mfite n'icyiciro cya 3, nyimaranye imyaka myinshi hafi 2012, mfite masters mu bijyanye na human resource management, gucunga abakozi. Hanyuma na lisansi mu bijyanye n'ubumenyi muntu, ariko nabigiyemo kugira ngo nige umuntu wari we mumenye. Ubu rero navuga ko ndubatse, mfite abana, mfite urugo n'abamaze gukura. Inyigisho rero nahaba urubyiruko rw'iki gihe cyangwa se abantu bose, urebye wenda mpere kuri leta, nagira inyigisho ntanga wenda: ubutegetsi bwiza buyobora neza, ubuyobozi mwiza no ushyira abantu hamwe. Ibi ngibi leta yashyizeho byo kuba twese turi abanyarwanda, bya bindi twapfaga by'amoko, abahutu batwanatutsi, ibyo ntibirimo. Ikindi navuga wenda ku rubyiruko, mwabonye ibyo twakoze bibi. Abana bacu bigishijwe neza ko abanyarwanda, nta excuse nimwe twaha urubyiruko rwazana ingengabitekerezo ko rwize neza. Nibakomeze basigasire ibyiza twagezeho, hanyuma
nabo bazagira igihugu cyiza kitarangwamo n'ubwicanyi, kitarangwamo jenoside, igihugu cyiza gitema amata n'ubuki. Murakoze.